hanyuma Kudus na Clement ku munsi w'ejo ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye urwandiko ni form yo kuzuza ku muntu ugiye gukora ibirori runaka. Uko bigaragara ni form yagaragaye mu karere ka Ruhango, hariho ibirango by'akarere ka Ruhango, hariho rwose na email na Twitter handle yabo byose biriho. Ifite umutwe uvuga ngo inyandiko yo kwiyemeza kubahiriza amabwiriza y'umutekano w'ibiribwa n'ibinyobwa mu birori, ubukwe n'indi minsi mikuru, tariki ya 10 z'ukwa karindwi 2026. Irakomeza kagira iti mu rwego rwo kwirinda ikoreshwa ry'ibinyobwa n'ibiribwa bitujuje ubuziranenge. Iyi ni form ugiye gukoresha ubukwe yuzuza abanza gusinya gukoresha ibirori. Arandika ati njyewe bashyizemo twa tuntu two kuzuzaho, ubwo reka tuvuge ko ari Nkindi Patrick. Njyewe Nkindi Patrick ufite indangamuntu nkayuzuza, nimero ya telefone nkayuzuza, ufite ibirori ukavuga ubwoko bw'ibirori, nimba ari ubutisimu, niba ari ubukwe, niba ari ugufata irembo urabivuga, bizabera mu mudugudu wa, akagari ka, umurenge wa, tariki ukayishyiraho. Niyemeje ibi bikurikira: ibiribwa bizatangwa muri ibi birori bizategurwa kandi bitangwe na hoteli, moteri cyangwa resitora yemewe kandi yemejwe n'inzego zibifitiye ububasha. Niyemeje ko ibinyobwa bizatangwa muri ibi birori bizaba ibipfundikiye sealed kandi byujuje ubuziranenge cyangwa ibindi byateguye mu buryo buzwi neza n'ubuyobozi. Ibyo ni ibinyobwa. Niyemeje nta biribwa cyangwa ibinyobwa bizemererwa kwinjizwa cyangwa gutangirwa muri ibi birori bidaturutse ahantu navuze haruguru cyangwa bitujuje ibisabwa byasobanuwe. Niyemeje gukorana n'inzego zibishinzwe igihe cyose hakorwa igenzurwa ry'ubuziranenge bw'ibiribwa n'ibinyobwa mbere cyangwa mu gihe cy'ibirori. Inyandiko irakomeza igira iti ndemera ko mu gihe hazaboneka ibiribwa cyangwa ibinyobwa bitateguriwe cyangwa bitaturutse muri hoteli, moteri cyangwa resitora navuze, cyangwa ibinyobwa bidapfundikiye, nzabibazwa nk'uko amabwiriza biteganya. Ndemera kandi ko mu gihe habaye uburwayi cyangwa izindi ngaruka zatewe n'ibiribwa, ibinyobwa byinjijwe cyangwa byatanzwe binyuranyije n'ibi niyemeje, nzabibazwa. Bikorewe, ubwo nimba ari muri Kigabiro ndashyiraho Kigabiro, tariki nyishyireho, uwateguye ibirori amazina n'umukono, bikemezwa n'umuyobozi w'ifasi mu rwego rw'umudugudu, harajyaho amazina n'umukono, byemejwe n'umuyobozi w'ifasi ku rwego rw'akagari, amazina n'umukono, bikemezwa na ES w'umurenge mu gihe abantu barenga 20 hakajyaho amazina n'umukono, ubwo urumva nakashijyaho. Ngiki icyemezo cyangwa se ngiyi nyandiko igaragaraho ibirango by'akarere ka Ruhango y'abaturage basabwa kuzuza kugira ngo bakore ibirori. Ntabwo tuzongera guteka. Tuzongera guteka mu birori. Ni wuzuza ibisabwa. Kuzuza ibisabwa niyo wabyuza ntaho byanditse. Kuzuza ibisabwa urumva guteka birimo. Ntabwo byemewe guteka n'ibirimo. Twebwe twiteguriraga ibirori. Njyewe nagerageje kumva ahantu bashobora kuba bavugamo guteka, ahubwo hakaba habaho kuza kugenzura ibyo ndi guteka, ndahabura. Nta muturage yemewe kwitekera. Ikiriho cyo uko aya mabwiriza ari kuvuga, urumva? Umuntu ufite ibirori ntiyemerewe gukoza isafuriya ku mashyiga ngo atekeye abantu baje mu birori. Ibigomba kuribwa mu birori byose bigomba guturuka kuri hoteli. Kuri hoteli, kuri moteri cyangwa kuri moteri cyangwa resitora ifite ibyangombwa yemewe. Zino zifite outside catering. Mu rugo iwawe kirazira kuzana ikinyobwa icyo ari cyo cyose kidapfundikiye. Ntushava ngo reka nzane ibipfundikiye ariko mfite n'akaji ku ruhande nikoreye k'inanasi. Ntibyemewe.
ikintu kidapfundikiwe nticyemewe mu birori, kandi nta kidapfundikiwe kiba kitavuye ku ruganda, ubwo umuturage ntacyo yemerewe gukoresha. ngane handi bavuga ngo rirarema abasazi tu. Izi ni ingamba ziremeye ku buryo bukomeye, ko numva bitoroshye. ariko nkibaza izi hoteli zigomba gutekera, niba nivuze simbizi, umuntu agomba kujya gufata y'ibiribwa, ibinyobwa reka mbyihorera bipfundikiye, buryo bose bipfundikiye by'umutekano w'ibipfundikiye ndawemera. Ariko izi hoteli badushishikariza kujya gufata y'ibiribwa, bashishikariza abanyaruhango kujya gufata, reka mvuga abanyaruhango kujya gufatayo ibiribwa bagomba gukoresha mu birori byabo, mu bukwe, mu botisimu n'ibindi. Ubuziranenge bw'ibyo biribwa bivuye kuri hoteli byo bwizewe bute? Impamvu mbivuze, mu minsi yashize twakoze inkuru, twirefeye ku nkuru mu kiganiro muzuko uri hano, amahoteli 4 yafunzwe mu rwego rw'igihugu, urayibutse? Yego. Izo hoteli zafunzwe kubera ko ibyo zakoraga bitari byujuje ubuziranenge. Uri kubyumva? Aho twari dufite impungenge tuvuga tuti ubu mu Rwanda hose harya ni rura yafunze, ni RDB. Twibaza ngo ese RDB yabonye abakozi ituma kuri buri hoteli yose yo mu Rwanda, ku buryo hoteli zose zasuwe, dusanga abakozi RDB ntabifite wo kugera kuri buri hoteli. Tawe tutashaka ko ari amahoteli yikinze mu kiza ntiyasurwa. Ayo niba atarasuwe uyu munsi aracyatanga serivisi nk'afite ibintu byemewe byujuje ubuziranenge, kuko nawe ugeza gukontorora. None iyo umbwiye ngo ningende nje kuzana ibiribwa mbizane muri hoteli, tuzi neza ko ari zifungwa kuko ziri gutanga ibintu bitujuje ubuziranenge, iyo hoteli yo ninjye nkasanga itujuje ubuziranenge, ingaruka zizabazwa nde? Kuko izi hoteli nazo ntago twakwizera ubuziranenge bwazo 100%. Ndagira ngo mbere yuko tujya mu gusesengura nihuse, reka tubanze turebe, ariko ko kanuze ko kansubiza twebwe ubwacu hano muri studio tubanze tuganire mbere ko tunafungura n'umurongo wa telefone. Kudusireba uburyo ibirori by'iwacu, turi igihugu gifite umuco wo gusangira kabisi n'agahiye n'abaturanyi bacu na bene wacu, kandi turi igihugu gifite umuco, cyabayeho gifite umuco wo kubakira cyane ku muryango, aho usanga n'uyu munsi usanga umuntu ngo reka njye gutwerera cyangwa se reka ntaho bukwe bwa mwene wacu wo kwa mama wacu, bakubaza se ni mwene wanyu gute? Ngo umugabo wa mama wacu avinda imwe na se w'uyu mukobwa ugiye kibaza risano ni bwoko ki? Ariko ugasanga umuntu yashishikaye, yahatwereye, yashyashyanye, yabigize ibye. Bivuze ngo umuco wacu harimo ikintu cyitwa kwagura umuryango. Kwagura umuryango rero akenshi hakubiyemo no gusangira nawo, guhura nawo, kwishimana nawo mu birori umwe mu bagize umuryango yagize. Rimwe na rimwe nubwo turi kuvuga ngo mu birori, sindi mba turi byita ibirori, ariko no gushyingura no gupfusha umuntu ni kimwe mu bintu bihuza abantu benshi, kandi hasigaye habaho n'umuhango wo kujya gute, wo gukaraba, sibyo? Tekereza ko umuturage wo muri Ruhango wabuzuwe, sibyo, azajya asabwa kuzuza iyi fomu no kuyisinyira mbere uko ashyingura umuntu we, kugira ngo aze kubona ukuntu abantu bakaraba. Hanyuma rero nkibaza ubundi uko byari bimeze, nenga ibitoki byo mu murima wanjye, nkafata ibitoki byo mu murima wanjye, intoryi z'iwanjye, dodo z'iwanjye, ibirayi nejeje cyangwa umuturanyi yanjye yejeje akantwerera, inyanya navuye kugura ku isoko zaguzwe n'undi muntu, urumva ntago naguze izo mu isoko ryose, naguzeho n'abandi baraza baragura, ariko kubera ko izanjye zigiye mu birori ziragenzurwa. Izo baguze bajyana mu rugo ntacyo bitwaye, abana baragenda barya n'umugabo n'umugore bibereho. Bibereho. Niba pfa zigira ikibazo zije mu birori, ariko ku bandi baziguze twaguze hamwe biwabo nta kibazo. Aha harimo ikibazo rero. Wowe uri kukibonamo, hari n'undi utakibonamo. Mbese kuko ubibaso nkanjye ntabwo ndi buze rwose kunenga umutekano w'ibiribwa n'ibinyobwa,
kuko umutekano w'ibiribwa n'ibinyobwa urakenewe cyane ijana Cyane ku ijana rwose. ijana ku ijana cyane cyane noneho ibikoreshwa n'abantu benshi dore ko hashobora kugira ingaruka ku buzima bw'abantu benshi nk'ibyo byagiye mu rugo ushobora gusanga wenda bigize ingaruka ku bantu wenda bagize umuryango 3 4 bakajyanwa kwa muganga bakavuzwa ariko mu gihe byagiye mu bukwe muri ibyo birori birashoboka ko abantu nka 30 dushobora kubabona kwa muganga ntabwo ndibuze rero kuza kujya kure y'umutekano w'ibiribwa n'ibinyobwa ariko nk'uko nyine yarabivuze mu kanya gato ibyo ari bisanzweho byo hari icyo byari bitwaye ntago bashaka gufata umwanzuro nk'uyu nguyu hatari icyo bitwaye ko biri kose bari icyo byari bitwaye byari bitwaye ikirere hari abantu uzi reka tuganire byari bitwaye ahangaha twinjire mu kiganiro turebere hamwe tube dushyize ku ruhande ibinyobwa ibinyobwa tubikura niba ari n'amakuru ahari ibinyobwa twabikoze tuyasangire turebe ibinyobwa reka tube tubishyize ku ruhande nabyo turabigarukaho ariko twere kubijyanirana duhere ku biribwa ibi bintu byo kuvuga ngo ukoresheje ibirori ariko ibiryo urakoresha cyangwa ibiribwa urakoresha biremerwa birizerwa uko bivuye kuri hoteli cyangwa kuri resitora ikomeye cyangwa moteri ntago mbona ikibazo gishobora kuvuka ari njye wabyitekeye ariko kikaba cyakwirindwa ari hoteli bikoze kandi hoteli nawe ayitetsemo ari umuntu uteka muri hoteli ni umuntu hoteli ikorwamo n'abantu benshi batandukanye bakavuyo bariya bakora mu bakwizini ahubwo urumva atari ukukurinda urumva atari ukurinda mu gihe byaramuka ntabwo ari ukundinda icyambere ni ukuntera ubukene banza wumve yuko ngiye niba nejeje umufuka w'ibirayi ukaba uri hariya nkaba mfite igitoki cyanjye hariya nkagenda nkagura amavuta yanjye hariya nkateka ifiriti mu birayi niyejereje sibyo icyo gihe niyo naba nabiguze no ku isoko ntabwo igiciro byantwara cyangana no kujya kugura ibiryo kuri hoteli kuri hoteli ukuntu ihena biranashoboka ko niyo hoteli ushaka gukorana nayo ishobora kuba umukasitoma w'ibyo biryo byawe wejeje ushaka guteka mu bukwe bakaza bakabikugurira bakaguha amafaranga hanyuma bakajya kubigutekera ukishyura amafaranga y'iki aha ndabonamo rero inyungu ikintu kijyanye n'ubucuruzi harimo ikintu kijyanye no guteza imbere ubucuruzi nabyita ngo ikizi harimo ikintu kijyanye na bizinesi ibirori byanjye njye ubwanjye nakoresheje iwanjye hari umuntu ku ruhande bigiye guhindukira bizinesi kubera ko niba nabatirishije umwana ubundi kubatirisha umwana ntabwo nakagombye nakagombye gukoresha ibyanjye iwanjye niyejereje cyangwa ibyo ngiye nihahiye nkanabyikorera ni nako byari bisanzwe ibyo bintu bikampendukire cyambere nabyejereje imbaraga ziri kubikora ni njyewe n'abana banjye n'umugore wanjye cyane abantu muri famiye uzi ko hano habaye ubukwaza nabaza kugufasha ibyo bintu bigakorwa mu gihe nteretse umufuka w'ibirayi mu nguni yanjye haracyana yimennye hariya binahonze bimeze neza niyejereje noneho bikangwa ko ngira ibirori ariko ibirori nkajya kubikoresha ibintu mvanye muri hoteli ibirayi byanjye biteretse hariya icyambere hari umuntu wakoze business uri kunyungukiramo bitari ngombwa urumva bitari ngombwa mfite ibyo nagakoresheje ariko bisabye ko njya kugura ufite n'abantu bawe bagomba kubikora none bibaye nk'uko bijya kuri hoteli bo ukaza kwishyura hoteli kandi ya hoteli nayo nibyo nini ndavuga tuvuge na resitora wenda hoteli abantu bataza kumva biri hejuru cyane muri ratangazo harimo na resitora ifite ibyangombwa byemewe yego dukoresha n'amaresitora nkunda umuntu bita Patrick ajya akunda gukora ibintu by'imibare abantu 20 ibiro 20 by'ibirayi ntibyabahaza babisigaza kereka ari byo bari buryo byonyine aribyo bari buryo byonyine buri wese yarya ikiro cy'ibirayi niba ari amafaranga 100 uburo nimba hariho n'ibindi n'akanyama n'umuceri n'iki harimo n'umuceri noneho ibiro 20 bihugu byagaburira abantu ashobora kwiyongeraho abandi nka 15 cyangwa 10 benshi ibiro 20 erega buriya isahane y'ibiryo ntago igirenza amagarama 600 bivuze ngo ibiro igeza ku kilo ibiro 20 abantu banjye 40 barya kandi bakishima ibiro 20 ninjya kubigura ku isoko ku bacuruzi b'ibirayi ikiro kiri ku mafaranga 600 ndatanga amafaranga yanjye 12,000
ibyo 12,000 nze bigaburira abantu 50 bataye bishimye barengejeho agacupa k'akafanta cyangwa se kabare kane kukavuga ko karimo ikibazo narengejeho akabyeri sibyo bishobora no kuba hari reka dukomeze kuri bya biryo bigaburiye abantu 50 njye ubwanjye nibireye naguze amafaranga 12,000 12,000 yego mbyikoreye nkoresheje ibere 12,000 ninjya muri hoteli kanze ukira aho ngaho aho no buryo bw'amafaranga amafaranga yawe mu byukuri uri kuyakoresha neza pe nta nubwo twishimiye gusesagura ariko se nibigira ikibazo icyo kintu turakigarukaho nyuma reka tubanze itapi ntekereza ko niritangaza impamvu ryagiye hanze nicyo kibazo gishobora kuba cyabone ni impungenge zishobora kuboneka ku bw'ubuziranenge Kudusa nge na Kerema n'abaduteze amatwi imyaka u Rwanda rwamaze rubaho abantu dutaha ubukwe tumaze gupfusha miliyoni zingahe zazize ibiribwa n'ibinyobwa mu bukwe ubu hari igikuba cyacitse cyatumye haza itangazo ry'igikuba abantu igikuba cyo cyagucika cyacika kuko ubu turi mu cyerekezo cyaho nta muntu wakwiye kugira ikibazo na kimwe yego ariko ntago bibaho imodoka meme ni Burayi ntibibaho iyo kwasteri iguye mu muhanda ko zose batazicasa ko bavuga bati mutware gake ariko kwasteri zigakomeza zikagenda ni nako byakagombye kugenda bakavuga ati rero habegeho ingamba zijyanye n'isuku reka cyangwa saza n'uburyo bwo mbere yuko twinjira mu isaha yacu ya kabiri turaza no gufungura umurongo wa telefone nagiye kubereka ukuntu bizateza ibihombo abaturage bikomeye tuganire n'abaturage batubwire rwose ko urumva amabwiriza nk'aya iyo ashyizweho bigaragara ko ari ukurengera inyungu z'umuturage no kwita ku buzima bw'umuturage. Izi ngamba zagiye urabona zizatuma hari ibirori bizongera kuba. Ariko iyo twicaye gutya tukaganira hari ubwo dusanga ubwo za nyungu z'umuturage zigiye kurengerwa ahubwo aribwo zigiye kujya mu bibazo. Nje nibyo mbona. Reka twumve indirimbo ya Twagirayezu Cassien. Hanyuma mu kanya turagaruka ku isaha 2 zuzuye tunafungura telefone 0796679113 bantu muri mu kutwumva muduhamagare mutubwire mwebwe murabyumva mu Clement karame uti bimeze biti kuno bimeze ntabwo urimo kubyumva neza kuno bimeze uyu mwanzuro ntabwo ari umwanzuro ni amabwiriza aya mabwiriza ndayabonamo udupuye twinshi dutandukanye agapuye ka mbere ni uko agiye gutuma ibyitwaga ibirori ubukwe n'ibindi bitandukanye bibi bisirimo ahubwo biba hafi ya ntabyo bisirimo sha bizaba bisirimo ari nka 2 cyangwa kimwe mu murenge ntacyo reka dufungure telefone kwigondera igiciro cya kiriya restaurant kiriya hoteli ariko birashoboka ko hazazaho n'amabwiriza agabanyiriza abanyira amahoteli n'ari aba restaurant hakaba habaho koroshya ntidutekereze ko ibiciro biri hejuru hakaba habaho koroshya so niruzaza kugutegeka muri business yawe wibwira ko umuntu azishingira hoteli zo kuvuga ngo ushyira igiciro kinini cyuzi nko kwayiguza ngaye none se ko rura ishyiraho ibiciro by'ingendo utekereza gushyiraho ibiciro by'ipura bigoranye ibiciro by'ipura bagabanya amasahani ntabwo ibyo byakunda avuga ngo bazashyira ngo bazagabanya ngo hoteli zava ngo numbonye abakiriya benshi uzajya usange hoteli iri gutekera ababatirishije umuhuro nyine bizatuma igiciro kigabanuka ntabwo kizagabanuka ko abakiriya benshi bazatuma hoteli oya reka twere kujya ku biciro reka twere kuko ibiciro nimba nabo bacuruza uko baranguye ntabwo bacuruza kubera ko ariko babishaka yego nyine rero niba ibiribwa bihari bya bindi bagomba guteka mu rugo wahasanga bazaravuga ati ibyo bagomba guteka mu rugo bijyana hari ababigutekere ubaha ya mendevre nabyo byashoboka ariko Patri uzi ko hari akagari katamo restaurant uzi ko hari akagari katamo niba katamo restaurant na hoteli ntayihari uzi ko hari abantu bazajya bakora ibirori no gukora delivery aho ku delivery uzajya ubihamo no kuvuga ngo nimba urizaza umikindi hari abantu turebye utugari tutamo restaurant nituye mu na hoteli umuturage utuye muri utwo tugari
anatuye ahantu noneho hatagerwa na moto, uziko habaho hatagerwa na moto, ubwo ntihagerwa n'imodoka, n'igare rikaba ritahagera. Ubwo azabivana mu kandi kagari bigeraho imodoka zibasha kugera aho waba utuye hose, babyikorere ku mutwe. nta muntu uri hejuru ubwo tuvuge muri Ruhango cyane. Ni Ruhango nyine ndi kuvuga. Yego. Ko ntago Ruhango igomba kubakarwa tu, kuko ntago tuvuga muri Ruhango guserega. Umuturage muri Ruhango ni umunyarwanda nk'uri umunyarwanda, turavuga bari n'abanyarwanda nk'uri ingoma, kuko nanjye uri hano Rwamagana. Wenda ibyo twabonye ni ushaka kujya gusura umubyara wanjye utoye mu Ruhango, ayo mabwiriza azahita ngonga direct cyane. Ngaho rero abaturage mutubwire, muduhamagare mutubwire, ibi bintu murabibonamo iki? Ibi bintu byakorwa biti? Hakorwa iki kugira ngo ubuziranenge bw'ibikoreshwa mu birori budahungabanywa, ariko nanone n'ibirori ntibihindagurike? Reka twita umuntu. Alo, aramutse neza? Baramutse Patiri. Mwaramutse amahoro? Uzana Kerema twaramukanye mu gitondo. Yewe uri umuntu wanjye wa hafi. Twaramukanye mu gitondo. Yego. Nasukudusara hari. Patrick bazina bawe. Yego, Patrick Winasho. Patrick Winasho. Ako Patrick gose tumugani wa Kerema. Wakaba waragiye ukora mu bigo by'isanzure. Rwose nakurikiye utagira ngo mbanure. Aramara iki hano? Patrick. Mu bisanzure rwose bikora mu bisanzure. Ubwo yagenda twari kubimenya gute? Nanone hangu ko tuzaga mu badimwe bacu ngo ninde? Yitwa Kudusi. Yitwa Abdul Kudusi Nizeyimana. Kudusi wala Komera nshuti Patrick. Mumeze neza namwe? Namahoro. Nta gitekerezo cyanjye nabagukiye ndi kushoma utubuye nanjye cyara arakantu cyakubaka. Yego. None ngere buramwa Kerema arakantazanye nawe ukamushyikiramo nawe Patrick. Ubukwe kuva na kera bwarabaga. Yego. Kandi koko hari abantu bagiye bapfa benshi bishwe n'amarozi. Cyangwa se bakicwa n'ibindi tutazi. Kandi barapfuye baragenda pe. None se ngo tuvuga icyo cyawe bari abantu biraruguru za Nyarugumira za Rukira harimo abapfuye ajyana sibagoye bakajya kwa mugabo. Numvise ngo hapfuye mu umwe. Ngo hapfuye mu umwe wo kumuryaga Sakariya za Kibungo. Ariko bwite ubundi ubu ni ukuvuga ngo mugani nabivuzeho byose nabyumvaga. Umugaga abayize mu bukaye birayi. Yeje no mu bukaye bikimbo. Ese ibyo yeje azayifata ajye kubigurisha. Ese amafaranga ya sare yo azayabona ate? Sare ziba ku murindi hano hepfo. Ubwo azafata amafaranga ye azayakure azategura uko nda ya sare arayabonye da. Ese mugani ahubwo byakogera bajya bavuga ngo bagafata umugwebe yakawufashe akawubaka ati no mugende mu buntunganyirize mubinzanire bihiye mubinzane oya basi yakaraye bo kuri sare no bakaza kujya muri yo sare niba yabonye ubushobozi bwo kwikodesha bakagenda bakabisanga ariko atabigurishije ahubwo byakabaye ibyo kuvuga ngo abifata bibaye babimutunganyirize. Ibinyobwa byo pe nanjye ndabyemera kubigabanya, hari ibintu byinshi byivangagamo. Ariko akakagwa ka Kinyarwanda kagarutseho kandi akagwa ka Kinyarwanda cyukubeshya umuntu azafata igitoki cya akenge cyonyine izo pakimara ari kuvuga zijya mu nzoga nanjye ndabyemera ko zijyamo. Yemera ko zijyamo pe. Ariko hari abasaza bifite ingemo zabo za gakondo. Bakabenga inzoga bagashyiramo ayo masaka yonyine y'umwimerere. Nese amasaka ari uwayishe? Ntabwo bishoboka. Nta muntu wishe n'amasaka. Ubwo amasaka ari umuntu yishe n'igikoma cyakica abantu. Burya? Ubwo rero ni ukuvuga ngo bakagombye kujya bashaka uburyo bagira peba badohore. Hari abasaza bararwara bwaki kubera kubura kagwa. Patrick urakoze cyane. Sasa murakoze dikubwira cyane rwose kiraryoshye ndagikurikiranye. Urakoze rwose. N'abasanga bakunda cyane. Hari ikintu Patrick avuze ariko wenda nshaka ko tuganiraho ari kubivuga nk'umuntu ugiye gucyuza ubukwe. Mwibuka ku itariki 18 ejo bundi hari hazatangwa isakaramento. Sibyo abantu bazakomezwa. Abantu bafite ubutisimu
aba bantu bagiye kwitwara bati barakora iki? Abantu bafite ubutisimu muri weekend biragenda bite kuri aya mabwiriza? Wambaje ko nanjye mfite umutisimusa ndabigenzane. nawe urimo Nanjye ibi bintu birandeba tariki 2 z'ukwa munani. Nyine harabiki biragenda bite? Kuko ufite ubukwe we birumvikana, umuntu ufite ubukwe ashobora kumara imyaka 2 yitegura ubukwe nta kibazo, kandi nyine mu bukwe hashobora kuzamo abantu benshi. Ariko muri aya mabwiriza twabonyemo ko abantu barenze 20 none kugira ngo ibyo birori byabo bishobore kuba approve cyangwa se ukwemezwa guturuka kwande icyemezo cya gitifu umurenge yagutereye kashi abantu barenga 20 ngo akwemerere yuko, kandi ubwo si ukukwemerera ngo ukore nguteke, urumva? Nuko agusinyira ku cyemezo kigaragaza ko hari hoteli cyangwa restaurant ikomeye yemewe wafashemo ibigomba gukoreshwa muri iyo misi yawe. Ntabwo ruvuga ngo gitifu yansinyiye ngo nteke wapi, ahubwo gitifu aremeza ko ya restaurant koko yemewe. Nta muntu n'umwe wemerewe guteka mu birori, sibyo? Ibyo ari byo byose, bibe ubukwe, bibe ubutisimu, bibe bride shower, bibe ibyo ari byo byose, nta muntu n'umwe wemerewe guteka mu birori. Ndabona ibihombo ku baturage. Abantu bafite za anniversaire mwajyaga muteka, nta muntu n'umwe wemerewe. Muduhamagare mutubwire ibi bintu muraza kubyitwaramo mute? Nje ndabona ibihombo ku baturage, ndabona inyungu ku bantu bakora business za ama restaurant n'intuzo. Ko byumva? Tujye muri business? Umuntu ufite restaurant aho ngaho muri ako gace, akarongo karabonetse. Yabonye akarongo aravuga ati shane. Ariko nkuko wari ubivuze, hari uduce tutabamo none iyo restaurant itaboneka. Bivuze ngo nk'umuntu, reka mfate urugero, wenda sindahagera simbizi, ariko reka dufite urugero rwo mu gace kamwe iburasirazuba. Nk'umuntu utuye wenda muri Kayonza, Ndego. Umuntu utuye Ndego nta restaurant ifite outside catering ihari, sibyo? Uwo muntu azaza gukoresha komande Kayonza mu mujyi arenze imirenge 3. Alo. Baramutse Clement nigera. Waramutse neza. Kodosi Munsurize. Kodosi ariko kumva cyane. Neza nshuti yanjye. Na Patrick namumvise. Ndahari. Noneho. Nabyuko ndikumva bivuranye pe. Uramanza tubwira amazina. Banza tubwira amazina. Ni rumuriza Silas Inasho. Yego Silas Inasho. Mukuru wa Patrick muze muvugana mu kanya. Yego. Iyo uvuze ngo urabona bigoranye, n'icyo ubona kigoranye muri ibyo? Yego. Ikintu kigoranye cya mbere. Urabona ko urwabitoki wamajiye kuruca barukuyeho. None bira bintu ngo abantu bajya kugabura abantu ibyo bivuze mu maresitora. Abantu kumva byashoboka koko. Bizashoboka. Kubera iki se bitashoboka? Ndumva icyifuzo. Leta aricyo gihugu cyacu cy'u Rwanda. Dufite abana bari kurangiza amashuri bakabura akazi. Genda abona leta yabikora umushinga. Bagashaka abana bashaka rwose amafaranga. Noneho abana bakajya ku isoko bakavuga ati nimba umuntu afite ubukwe runaka, turakumva. Ukajya kureba abo bana bashinzwe guteka ibiryo by'amakwe. Bakajya babarigwa umushahara nk'abakozi ba leta. Bagashaka igitekerezo ni inyamibwa. Bagakora itsinda riteka. Bagakora itsinda riteka. Ubwo umuntu wakoresheje ubukwe akaba bafite mu bukwe bwe. Noneho bakaba ari abakozi nyine bemere guteka bya biryo ku buryo bitagomba kugira ikibazo cyakwangiriza ubuzima bw'abantu. Ajya kuvuga ngo umuntu azajya kugura ibyo mu maresitora cyakiriza abashyitsi, ntabwo byashoboka pe. Biragoye ariko bizakunda. Bizakunda. Kandi nabyiza burya ari ikintu leta yateguye ibitwifuriza kujya leta ibitwifuriza kujya ahantu habi. Ubu uzatwerera umuntu ubizi neza ko ushobora kujyayo nturye cyangwa ntunywe n'agafanta.
cyangwa twerera umuntu byari kumva byakaze ese umuntu witari igitoki twe ashaka ko gutwerera inshuti ubu gutwerera ni ukujya uvuga ngo abashyitsi bawe 5 mwemereye kuzabagaburira abashyitsi 5 ni ugupanga ngo nzatumira abana banaba kubagabura ugategura bije yabyo ugategura tike yo kubizana ibiri bigoranye mwakagira imana nk'ubu iyo modoka ikoze accident ibiryo abantu baje mu bukwe nyine birimo risike nyinshi ushaka gutekesha kuri resitora utuye ahantu hatari umuhanda cyangwa atagerwa n'ibinyabiziga imvura ikagwa none ibiryo byahiye ariko uzi ukuntu muri kakabande bitewe n'ubunyerere bw'imvura mureke kubyegereza umutima mwabagabo ariko reka dusesengura icyo cyatuze Sirasi arakoze cyane ari cyo komojo cy'abanyeshuri kwibumbira hamwe n'ubusanzwe uretse n'abanyeshuri hari n'abantu baba barishyize hamwe bagakora itsinda riteka mu bukwe hari abamama benshi ngenzi barakora izo business yego bakajya mu bukwe rwose aho ubukwe buri buze kubera inyuma cyangwa se iruhande hafi aho ngaho hatari kure bagategura amafunguro hari n'abanyeshuri babikoze bagura ibikoresho bagura amasafuriya bagura amasahani byose ibikoresho bikenerwa bo baraza ukabaha amafaranga bakaza bakajya guhaha bagatekera aho ngaho abandi mukajya mu birori byanyu igihe cyo kurya cyagera amasaha ibiryo bakameza ibi bintu rero uri kuvuga byazanye aba bantu bari basanzwe bafite aka kazi bari barakoze iyi mishinga aya maresitora n'aya mahoteli n'aya mamoteri bavuze ari ready kubaha akazi mureke twitaba undi muntu Voice FM alo waramutse neza aramutse Patrick yego meze neza witwa nduherereye he ni Juma Kirehe Kudusi yego Juma Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wa alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh Juma Naam kirema we twazindukanye ariko ngiye kutajya unsuhuza gutyo twazindukanye ngiye kutajya unsuhuza gutyo Juma tuzamaze tugustoza shahadu segura kuvuga ngo assalamu alaykum ko ramutura barakatu nge byananira ntabwo kubivuga wabivuga ariko ubusobanuro bwabyo dushimiye intambwe nziza umaze gutera mu gutangira kubyiga ariko hari n'urundi rugendo ugomba gukora ugomba kubivuga ubikuye ku mutima hanyuma twibwirire cya gikoresho narakigegene icyo kiganiro rero muriho ndumva kirahambaye kiraremeye kuko ukuntu mbibona nubwo leta yashyiraho ko ibiryo bizajya bikorerwa muri resitora ababitanga se bazaba bari bandi n'ubundi ni abantu kandi abantu nubwo bavuga ngo ni abantu barogana leta ibyo biryo uzabikoresha muri resitora ni abantu bazabitanga kandi ni n'abantu bazabyigaburira ese wamugana hari ubwo umurozi iteka bari nyir'ubukwe reka none se ubundi umurozi ni uwatetse oya ese wamugana tureke no kubirebera mu buryo bw'uburozi iyo tuvuga ibiryo bihumanye tubivuge gutyo nyine uwabihumanyije ntabwo bishobora guhumana byatekewe muri resitora birahumana cyane none se reba nk'urugero iyo bafashe ari amakureti bakayashyira ku meza bagenda batonze umurongo bajya kwigaburira yego uhumana rero aba ari muri abo ngabo bigaburira urumva kuko ibyo bintu byakoresha ntago bigaragara yego ushobora kuko ibirushe bakoresha kiba ari ikirushe kimwe urakivaho nanjye nyijyeho nanjye nyifateho urumva n'akanaka ni cya gihe kandi ibyo bihumana bigendera muri cya kiyiko ugasanga bigeze ahandi kuri bya biryo basi ugasanga abantu bashize gutyo icyo twari turi kwirinda n'ubundi kirongeye kiragarutse naho kuvuga ngo muri resitora aribo bazajya bateka ibiryo ahubwo muri resitora nibo bazahura n'akaga wa mugari n'ibihumana byageze aho kuri delivery sibyo ya hoteli cyangwa ya resitora yantekeye sinzayigurukana se cyane
uzayigurukana kandi atari we yabikoze. kandi atari we yabikoze. urumva ko Byakozwe n'abo bagiye wateguye. muri risiki nabo bagiye muri Eh. risiki. bagiye muri risiki cyane. kuko urumva urumva ko ari ikibazo. amabwiriza ashobora kuzagaruka avuga ngo nibihumana nihagera ikosa rigaragara tuzagufungira. Nka data. ariko ubundi ndibaza ubundi mwese Kudusi ni mukuru, Patrick ni mukuru, nanjye ndi mukuru na Juma. na Juma nawe uri mukuru n'abandi baduteza amatwi. Nta urarya muri hari abantu batarya muri restaurant kuko iyo bari muri restaurant bibatera mibi. Hari abantu batajya barya restaurant bavuga ati iyo ndiye restaurant ibiryo bya restaurant bintera mu nda. Uzanye indi ngingo. Urumva? barahari rwose. Uwo muntu impamvu ibiryo bya restaurant bimutera mu nda ariko ibyiwe mu rugo ntibimutere mu nda nuko ibya restaurant birimo imyanda cyangwa bifite ukundi kuntu bifite bitameze neza. Noneho abo bantu batarya muri restaurant kubera ko twamaze kumenya ko muri restaurant uburyo bitegurwa ubona bitukuye ubona bisa neza ariko ho bitegurirwa uhageze nta nubwo warya muri iyo restaurant hesha ariko ntabwo ari hose. Niba rero hari abantu batarya restaurant kuko barya restaurant amibe zikabyuka ubwo muri restaurant niho hizewe kurusha ibyo nitekeye mu rugo mbyaruye bishyushye. Aho harimo akabazo. naho ntago biba byizewe rwose. Leta ahubwo inishaka ubundi buryo. Naho bitabaye gutya abantu ahubwo barahashirira. Abantu bahashirira. Uragize uti leta urayibwita itera indi irashaje. Oya nuko bitsemana reka baguze ukuri hari abantu batarya restaurant kuko arya restaurant rwose akabajya no mu bitaro. Juma turagushimiye cyane. Sawa murakoze ndabakurikiye. Asante sana. None reka tugereke ku yindi ngingo. Hari gahunda leta igikora inzego z'uyo zikora bagenda basura ama restaurant n'amahoteli bareba imikorere yabo ukuntu imeze. Iyo bakoze desante inyinshi nizifungwa zifungwa kubera ko basanze zifite ibibazo cyane cyane mu masuku y'ibyo bategura bakabafungira. Iyo restaurant kubera ko badaheruka kuza kuhasura ya myanda ituma babafungira nshaka kuzakora ubukwe batari baza kubasura ngo bamenye ibyo barimo barakora nkayo iyo myanda kabiri njya gutanga. Ibi bintu biratanga ikihe gisubizo? Restaurant zitangira kutugaburira kuri ibyo bintu byose mu birori biratanga ikihe gisubizo mu birori byacu? Nicyo kibazo cyo kwibaza. Nta gisubizo mbona ku ruhande rwanjye. Hari igisubizo ku bafite ama restaurant kuko bazunguka. Navuze mu birori byacu. Mu birori byacu bizatanga ibisubizo ku birori bitariho se. Hari abantu bafite amafaranga erega nyine buretse gato. Allo waramutse? Icyo kibazo wongera ukimbaza. Yego muri gukora ikiganiro cyiza cyane. Urakoze cyane. Witwa nde? Munyaneza. Yego Munyaneza. Uherereye Munyaneza? Merereye ahantu bita Ingoma. Yego. Ingoma muri Kibungo. Yego. Mu by'ukuri. Yego. Ikibazo cy'ubukwe cyangwa cy'ibirori abantu cyabavugishije menshi. Guhagarika ibinyobwa cyangwa se ibiryo tukwisunga amaresitora. Yego. Mu by'ukuri abaturage ntabwo tuzabishobora. Kubera iki? Ntabwo tutabishobora. Kuba ahantu dutuye utagiye Kibungo ntabwo resitora wayibona. Yego. Yewe niyo hoteli hari bamwe batanayizi nanjye ubwanjye ndimo. Yego. Utaranayikandagiramo na rimwe. Reka ntabwo reka siname sinzi n'umuryango wayo huba. Mu by'ukuri ntabwo bamwe tuzabishobora. Urabona harimo amananiza menshi cyane cyane. Ahubwo niba tubwiye bati ubukwe ntibwemewe. Yego. Ikirori runaka ntikemewe. Twicare twese tubizi. Ubukwe buveho ibirori bive abantu bibereho batyo gusa. None uzabukoresha iki? Nawe ndimo kubaza nti byakoroha ko utwerera umuntu ubizi neza ko harazamo izo kata harazamo izo manevure harazamo kuba bishobora kurangira nta n'agasururu ubonye cyane rwose. Ubwo no kumutwerera amafaranga nta kindi wamuha. Ariko n'ugutwera ntunakandagire. Uziko ndi kubibonamo ko bazajya batwandikira kuri invitation wemerewe gutwerera ariko kubera umubare w'abantu ntuzaze.
ukamushyira amafaranga, ese ayo mafaranga ifuni bagara umuntu utari akarenge, ayo mafaranga uzahurira he nayo muzaganira muke? Rwose ababishinzwe abatureberera mugumye murebe munatuvugira. Urakoze cyane Munyaneza rwose. Murakoze. Ikintu Munyaneza avuze kirakomeye sibyo? Ati biragoye ko abaturage tuzabishyira mu bikorwa mu buryo bworoshye kubera ko kunyumva kubera ko hari ahenshi muho dutuye n'ayo maresitora ntayahari. ngo kugira ngo abone restaurant bimusaba kujya ingoma n'ahari hari n'abatazi ahari kubera distance irimo. umva ikindi hari n'abaturanye na hoteli akamara imyaka igeze akarinda asaza atarakandagira mu bitewe n'ibiciro bya hoteli cyane. Reka sina ngombwa n'ibiciro n'uburyo hoteli imeze ntabwo ari buri muntu wese ushobora kuba uyafite ugatinya no kwikandagiramo uvuga uti karabaye. Nuwe muturage uri reka tufate urugero kuri Munyaneza. Ubu Munyaneza yaza akabwira hoteli imwe ntari buvuga izina iyo ari yo yose munzanira ibiryo wapi twumve n'uyu nguyu. Halo Voice FM. waramutse neza? Muraho abasaza. Turaho neza. Witwa nduherereye he? Ni Danje w'Imana Elias Cyuma cy'ishoka no ku murindi wa Nasho. Yego Cyuma cy'ishoka. Cyuma cy'ishoka ryazina sinzongera kurivuga. Oya dohora kagira Imana. Ntago nzongera. Ubwo rero ndagira ngo mbabwire iyo nsanganyamatsiko mwateguye ni nziza. Buriya ngiye ko mbibona n'umuco ugiye gutakara. Kuko aka kanya abasaza bo hambere bahuriraga mu misango bafasha igicuma barimo baganira barya babyina. None ibyo byose biri kugenda bicika. Yego. Ntabwo uzafata umusaza w'imyaka 70 ngo ujye kumuzana ibiryo byo muri restaurant. Utuntu tw'udusosi. Kandi urabizi neza ko muri restaurant hari ibiryo bateka bagashyiramo ibirungo nka zira za furukaro bagashyiramo ibirungo bitandukanye kandi hari abantu batabirya. Yego. Wibuke ko hari abantu barya biriya biryo bya restaurant akavuga ngo ngenda birya nk'ishimagura. Nibyo nahoze mvuga mu kanya. Akagira hariho n'ababirya bakajya mu bitaro pe. Aka kanya nta muntu nka bariya abasaza bo hambere bagirwaga no kubona ariya mazi ahiye. None ariya mazi ahiye ntibakiyabonye ahubwo bari kubaha amazi batamibe zahaguru. Yego. Ubwo turumva n'abasaza batagiye kudushiraho. N'abasaza bigendeyemo. Abasaza babigendeyemo. Ikindi nanone ku maresitora n'amahoteli icyitwa igihe kigiye gusa naho kidahabwa agaciro. Yego. Wakoresheje komande muri restaurant cyangwa muri hoteli runaka ariko kubikugezaho babizanye igihe cyarenze. Ubukwe bwarangiye. Nibyo noze bwarangiye. Noneho niba bagejeho ubukwe bwarangiye wa wundi wakoresheje komande nawe arasigara yibaza ati abantu banjye bagiye badafasha amafunguro nabateguriye. Yego. Urundi rugero rukurikiyeho urugero wenda bije mu kinyabiziga runaka zenda ngo cya kinyabiziga kiza gupfa. Ya kinyabiziga ko gipfuye nyir'ubukwe we nta bihombeyemo. Turagira ngo leta rero idufashe uriya muco wo gukwe ahubwo sanga aho mutuye abaturage bose n'abariya batuye mu kabande hasi icyo kinyabiziga kirahagira. None se nyine buri hantu hose ikinyabiziga niko kihagera cyangwa henshi bazajya bisunga ya transport bita erigi. Erigitsi. Bandimwe rwose. Ubwo rero leta idufashe sibyo. Yego. Bagarura umuco abantu bagiye bateka mu bukwe abaturage bagiye mu misango naho burya rwose ibintu by'amaresitora ntibubahiriza igihe abenshi banenga isuku yaho abenshi banenga ibirungo bateka nibadufashe bagarura umuco nk'uwo hambere wahozeho bagiye bahurira mu misango baganire rwose ibyo abasaza bishimiraga. Urakoze cyane rwose. Nanjye ndabashimiye rwose. Patri isuku yiwawe mu rugo n'isuku yo muri restaurant ubishyize ku munzani ubona birahura? Ntabwo bihura rwose. Muri restaurant kugarura atakwitayeho. Erega ntabwo ari ikibazo cya serivisi twe turi kuvuga. Turi kuvuga tubihuze n'ubushobozi. Mwigize kuvuga muti
nigeze kwikomozaho ndavuga nti reka tubanze twitabe n'uyu nguyu Voice FM. Alo aramutse waramutse neza. yego wakwigiye hirya y'ibintu biri kusakuza. nabivuyeho. witwa nde uherereye hehe? Yitwa Imana Emmanuel hano Rwamagana. Yego Emmanuel. Ingingo turi kugaruka wayumvise se? Ingingo nayumvisha ariko numva bikaze bavandimwe banje ko. Uzakora ubukwe ryari? Mfite imyaka ndacyari umwana mu myaka 21 ariko ndi umwana w'urubyiruko ariko ibintu ko mbona bikaze. Utangire yategure ntago kudusa zagutwerera. Ase bundi baza koko bavandimwe sibyo? Ni gute umuntu ashobora gupanga bije? Yego. Akavuga ati bije yanjye igomba gutwara amafaranga ya naye. Yego. Noneho hiyongereho no gukoresha ikintu cyitwa ko ari inzoga zipfundikiye gusa. Yego. Noneho ikijyanye n'imirire uzamenye uti ndagura ibiryo byangahe. Abo natumiye nzagenda mbazane muri restaurant fata urugendo ruzava hano rugeyo rwose. Biro biragoye. Biragoye nk'ubu nkatwane Rwamagana ni mu murenge wa Nzige. Nzige ndahabona. Hano muri za Kigarama nyine na za Mubuga na Nyarutobo. Yego. Kuvuga ngo ubonye ahantu bukure ibiryo hamutse habaye nk'ubukwe. Yego. Byasaba ngo ugende za Kabuga hose kuko ahantu wakura ibiryo. Mwese bwo wenda uretse ko nta kintu wavuguruza kuri izo nama zaba zafashwe. Naho ubundi rwose pe bakwiriye kongera kubitekerezaho. Cyane ukongera ko wenda bakagaruka kuri dosiye ahubwo ikintu bakora. Uyu aba bantu bari kubikora bakurikiranwe. None bakurikiranwe bamenye ngo kanaka yabikoze ate mbese akurikiranwe afatwe ahanwe kuko ni ikintu gikabije cyane. Urakoze rwose cyane kuri pe niba gikurikiranwe cyane ahubwo hahigwe ubikora. Kuko wenda ababikora baza gukurikiranwa cyane natwe abaturage tugatanga amakuru. Yego urakoze rwose. Naho guca gakondo biragoye kuko abasaza natwe twabyutse twumva ngo abasaza baganiraga ku icupa kandi imishinga yabo bakoraga bitewe n'uko baganiriye ku icupa. Byose niko bimeze cyane uko rero babikurikirane ewana. Naho ubundi rwose pe natwe nubwo tukiri batoya tugomba kugira ibyo dukurikirana natwe tukamenya ubwacu kuko nitwe tugomba gutanga amakuru. Rero umuturage umubajije uti tanga amakuru akabyanga ntago yabyanga. Biterwa n'uwabibatswe se yavuga ati ngo nanze amakuru nzanywa iki. Reka duhe n'abandi umurongo batubwire. Ubwo murakoze ubwo rero Imana igumye barebe gusa Imana izaturebera. Asante sana. Nari ngiye mu kuvuga inti reka wenda dufate iminota nk'icumi tuganire. Reba ipura y'ibiryo muri restaurant iri hagati y'1,500 ahaciriritse. Nibigusaba ko ugaburira abantu 100 ubwo ipura y'ibiryo iri hagati y'150 n'300. Ibiryo byose none ashaka uyishyire ku 1000. Reka tuyishyire ku 1000. Ibi 100. Sibyo? Ugiye kugaburira abantu bangahe? 100. Ni 100. Ibihumbi 100 bigaburira abantu 100. Twibutse abantu ko ibi biryo basabye ko biva kuri ayo maresitora bipfunyitse. Ubwo no kuvuga ngo buri muntu bamuzanira niba byapfunyitswe rero kagateka we ntago bikiri ku 100 ku 1000 rero nako karagura n'agateka kariyongeramo na transport na main d'œuvre. Ariko uziko ibyo ntabibaraga.
uzi ko nandi kubara ibiryo gusa reka tubigire 150 yego tugire nta kibazo icyatanu icyatanu uri kumva noneho abo ni abantu 150 ku biryo ubwo ntago ari ubukwe ntago turimo kuvuga ubukwe icyo gihe turi kuvuga mu butisimu kuko ubukwe ntago 150 byo byonyine ufasha abantu umugeni n'abamwambariye ijana bagenda kuzura yego n'imiryango yabo ubwo turi kuvuga mu birori by'ubutisimu abantu 100 babandi bakeya hanyuma ibyo kuburetse gato ibyo kurya bibaye inote y'itanu buri muntu babaze yego mu bantu babaze nta n'umuri kurengaho 150 bawe beza abantu 100 ni abantu 100 ahubwo ku cyatanu cy'ibiryo ubwo ni 150 yego muri bantu 100 buri wese arafata agafanta k'igihumbi kamwe se yego reka tuvuge kamwe ntacyo bitwaye ubwo aho utari agafanta ni n'agapeti nako k'igihumbi byose birahura n'igihumbi ni igihumbi ubwo amaze ko 250 ingahe na 50 25 ni umuturage wo ku kihe cyiciro mu Rwanda wabatirishije uba mu mudugudu hariya hasi ufite ibihumbi 250 byo kwishyura ntabwo ari ibyo abafite kuko afite 250 ntiyabikora ntabwo akora ibintu bya 250 ari ibyo ufite byonyine nyine ni bangaye bafite arenzeho nicyo ndi kuvuga barahari bake cyane bishyiremo ntekereza ko n'umwe mu mudugudu ni bangahe n'umwe ku ijana ntagezeho kandi nabwo muri ba bantu bose uziranye nabo byabaye ngo kuhitamo kudusi ni ukuvuga ngo muri ibyo 250 umuturage yabaga yafite yikoko yabonye yanaguje no mu itsinda sibyo akabona umuturage mugenzi w'umuturage akamubwira ati ubwo uzabatirisha nta mafaranga mfite ariko ibitoki byanjye harimo 4 uzaza ubitware ubyongere ku byawe agatobe kaboneke nana agatobe ntikemewe cyangwa se uzaza ubitware ugaburira abantu undi akakubwira ati nta mafaranga mfite yo gukorera yo kugutwerera 15 ariko mfite 5,000 burese ntihavamo inyanya uzaza utware nkuguriye inyanya arashobora ko n'umuhinzi rega w'inyanya yego akaguha akadobo sibyo bikarangira cost yagomba kugenda kuri babantu 100 twabaze uramutse ugiye kubikora mu buryo bwawe witeguriye mu rugo ayo mafaranga nta nubwo yarenga 80,000 Higa Krema duhaye imibare mu kanya yaduhaye imibare mu kanya myiza y'abantu 12,000 bishobora kugabura abantu 40 cyangwa 50 yego bira 12,000 rero ibirayi by'12,000 bigarura abantu 50 bagahaga ubwo rero bivuze ngo abantu 100 ni ibiro byanjye byiza 25 nakubitamo umuceri nakubitamo n'ishu na karoti n'ibiki abantu bakarya bakarenza agafanta bagatabira n'abavumbi bakarya ahubwo ikibazo twibaza aba bavumvyi ibyabo akabo kashobotse sinabavumvyi gusa Patrick ozambwira ngo urabona bigiye kugira ngaruka ki ku bukwe bwo mu Rwanda ku bukwe n'ibirori byo mu Rwanda nabwira ngo ibyo birori nta ngaruka bizagira kuko ubwo bukwe n'ibirori bizaba nta bizaba abantu bari kuri calibre yo kuba bakora iki kintu turi kuvuga bagahuza abantu bakabagaburira bagakora ko gaseremoni no kabara k'abantu 20 mu giturage hari iwacu barabarirwa ku ntoki ni bake none na zino protocole zo kumaza kuya gusinyisha mu buyobozi n'ibiki byose nabyo namananiza bivuze ngo rero ibyo turaza kubigarukaho turimo gusoza harimo ibindi bibazo nabyo harimo n'ibindi bibazo sivyo rero nkakubwira ngo kubijyanye n'ubushobozi bw'abaturage bacu ntabwo bazabishobora hanyuma nanone nkibaza leta amabwiriza nibyo na kira gipapuro twagisinye monitoring y'ibyo bintu uzahazana abantu bakuru uko zahagaze uzashyiramo umutekano irondo ry'umutekano ibi bintu azaba ari kuzengurukamo hari umuhanzi waririmbye ngo ibidakwiriye ubuko niba ari ubwa murumuna we hari umuhanzi cyangwa ari ubwe umuhanzi yaririmbye ngo ibidakwiriye nimbibona nzabivuga nuramuka ubikoze bikanyurana n'amabwiriza abakozi ibidakwiriye abazabivuga barahari si ngombwa ko dasizaza bazagutangira raporo se bazabaza ibyo basinye mu murenge iriya ni fomu yuzuzwa wowe na gitifu
na gitifu w'akagari na gitifu w'umurenge na mudugudu bazajya bahagera bazajya baza baze gukontorora yo kuba kwaka icyo gipapuro. nyine ngaho mbwira tugiye kwaka inshingano mudugudu tugiye kwaka inshingano gitifu w'umurenge cyangwa w'akagari ngo bagiye kuzenguruka mu ngo z'abantu bareba ibyo batetse. dufate muri uwo mudugudu ko habaye ubukwe bw'abantu wenda nka batanu ino minsi iri imbere byo oya reba umudugudu we ntibyakunda mu kagari harimo ubukwe butanu. aho buri kagari kagira ba mudugudu baba hari bajya babika. bivuze ngo ES w'akagari nyine nakubajije ubwo bukwe rubwa muri umuna wa mudugudu cyangwa rubwa mudugudu bukontororwa bute? ahubwo se uwo muntu afite bumenyi iki bwo uretse kumva impumuro y'ibiryo byaturutse muri hoteli afite ubushobozi bwo kumenya ko ibi biryo ari bizima? ariko ibiryo byo muri hoteli bihumura kurusha imvange yanjye. wapinda baba bashyizemo ibirungo bihumuza nanjye shyiramo tangawizi. ahubwo hari akantu keza nkindavuze ati afite ubuhe bushobozi bateguye bate abo bantu barahari? hari abantu bateguwe bahari bazajya bagera mu bukwe baje gusuzuma ubuziranenge bw'ibyo biryo. babyita kujora, ntabwo ari gusuzuma, ni kujora. mureke mbabwire iyi ngingo mu mbare tuyitinde iminota mikeya. tugiye ku kintu cyitwa ubuziranenge. hari abantu batarya ibiryo bya resitora tubwiye ngo barabirya bakishimagura, habirya babikishimagura, hari abagira diyare, hari abo amibe zibyuka, ariko yarya ibyiwe ntagire ikibazo. bivuze ngo ibyiwe bifite isuku n'ubuziranenge kurenza ibya hoteli bimutera ibibazo. kandi barahari benshi. ariko wibuke ko ibyo birori byateguriwe hamwe. banza wumve mu mwanya wawe, atari ibyo mu rugo. banza wumve byateguriwe aho kuri ya hoteli abantu bajya kuryamo bagata bafite ibibazo by'ibyo bariye, bagize ingaruka ku byo bariyeho. none aho ngaho dukemanga iyo mitekerereze izana ingaruka ku babiriye, niho batwohereje kujya gushakayo ibyo dukoresha mu bukwe. noneho bizacura iki kudu? mu kagari mu murenge harimo resitora imwe cyangwa ebyiri zifite ubushobozi wenda bwo kuba zatekera ibyo birori, sibyo? n'urugero dufashe muri uwo murenge ku munsi wa batisimu habatijwe abana 18. bivuze ngo hari ubutisimu 18. izo resitora ebyiri zigiye gutekera abantu 18. oya ntabwo ari abantu 18. ni ukuvuga ngo buri butisimu twababariye abantu 100. ubwo izo resitora ebyiri zigiye gutekera abantu bangahe? 100 kuba 18 ni 1800. abari 1800 nibo bagiye gutekerwa n'izo resitora ebyiri. isuku, umutekano, ubuziranenge ibiryo bigaburiye abantu 1800. ahubwo se ni ayahe maresitora afite ubushobozi? no mu Rwanda ntureba iyo habaye. wari uzi ko nta soko rijyamo abantu 1800 se? ntaryo. wari uzi ko niyo habaye mu Rwanda twakira amanama akomeye, amahoteli menshi ntabwo afite ubushobozi bwo kwakira bari abantu babaje kudusura. hari amahoteli akomeye akabambe yakira abantu 1000 kirenga, ariko nangahe muri Kigali se? nangahe. none se ubwo iyo resitora imwe mu murenge izabishobora? resitora ifite ubushobozi bwo guteka agafuka k'umuceri ku munsi donc buzacya yagize ubushobozi bwo guteka udufuka 8. izo resitora zifite ibicanwa bihagije, bifite isuku, ifite ayo masahani, ifite izo papier aluminium. nakubwiye nti isuku ya resitora ni iyi. ubwo bushobozi niyo bwaboneka ubuziranenge bwabyo. nubwo ibyo nakwitekera mu rugo ushyira ku munzani dupime turere. urasanga njyewe iwanjye uburyo kwa kundi mu bukwe babitegura Patiri nemeza kubira ibyo bifite isuku. Reba ko akunde tukiri muri segonderi. Icyambere bitekerwa ahantu hagaragara. Ujye ubona niyo bagiye guteka kubera ko igikoni kenshi na kenshi dukoni twacabaraga koni kajyamo umutetsi umwe cyangwa babiri. Icyo gihe kuko habaje amasafura manini. Arano bari muri riske serwakirije abihenda. Usanga bavuze bati turatekera hano. Bagashyira nk'ihema ariko abantu bakabasha kuhagera. Ntushaka kugira ibintu bijyanye n'umwanda hari ahantu abantu babikurikirana. Nta wahumanya kubera ariko amaresitora n'amahoteli batekera mu gikari. Wahumanya kubera ko uri gukata inyanya awegeranye no gukata ibitunguru. Uzanyeruke ukubita akajisho ahantu amaresitora yarurira. Abenshi baruzi intoki. Kandi baretse gato. Kandi mu bukwe bwacu bari abantu bateka na abantu bari selection. Na abantu tuzi. Na abantu ni nyogosenge ubumuzi. Urumva? Ni mama wanyu ubumuzi. Kandi bakabiteka bakabyarura bishyushye my friend yanemera ko bifite ubuziranenge kubera ya maresitora n'amahoteli batube aho rafungwa buri munsi kubera yuko erega ikibazo cy'ubuziranenge bwo muri hoteli nge ndibaza biraza kugira ingaruka ki ku bukwe bwacu. Ahubwo reka manze mbaze uyu mwanzuro ufashwe kubera iki?
amabwiriza aragira ati ngo usubiriremo impamvu ni iyi ubuziranenge impamvu n'ubuziranenge niba ari ubuziranenge ntago byo turi kuvuga byaweho umutekano w'ibiribwa n'ibinyobwa mu birori ubukwe n'ibindi minsi mikuru umutekano w'ibiribwa n'ibinyobwa kandi uwo mutekano urakenewe kuba ukeneye ko urabyanze ahubwo wawukaze ariko ikigaragara cyo sinarindi mu nama yafashe ino myanzuro ariko ngenekereje igitekerezo cyanjye mu bafashe uyu mwanzuro ababishyushyemo ngo bikunde bigende bityo uranyumva harimo abantu bafite amahoteli oya wenda ashobora kuba ari kuko ibi bintu turi kubona bishobora gutera ibihombo abaturage ni inyungu zikomeye ku bantu bafite amaresitora n'amahoteli kuko byanga byanoga uzakura ibyo birori wagiyeyo uzajya kuri hoteli uzajya kuri resitora bazabunguka mu gihe wa muntu wakoze biriya azaba ari mu bihombo bikomeye yego ubwo resitora na hoteli bo uyu mwanzuro turi kuvuga gutya buriya barimo gufata baritse tukicururiza kuko buriya bari kumva turi kubabanga ariko ndabyemera ko ibyo dushobora kubyemererwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko se nubwo barimo guserebura bafite ubushobozi bwo guhaza abanyarwanda bafite ibirori twarabibonye muri covid muri ya nama ya Commonwealth sibyo hariya wita ngo iki y'umuryango wa Commonwealth Chogam twarabibonye amahoteli y'i Kigali ananirwa kwakira abantu bakajya bajya kubacumbikishiriza mu ntara kandi icyo gihe mu Rwanda twari dufite abashyitsi 4,000 twarabibonye aho icyumba cyo cya hoteli imwe muri Musanze cyari gisanzwe kiri ku 35,000 kigera ku 90,000 uko niko bigiye kugenda ku biciro byo mu resitora n'amahoteli kuko abakiriya babaye benshi icyo gihe twari dufite abashyitsi bangahe 4,000 byonyine none tumaze kubona ko mu murenge haramutse habatijwe abana 18 sibyo nibura minimum y'abantu batumiwe kuri buri mwana ari abantu 100 ni 1,800 abo bantu barajya kungana na 1/2 cy'abitabiriye Chogam noneho abo bantu bari mu murenge umwe ndakubwiza ukuri umwe urimo resitora ebyiri cyangwa 3 reka tubari nke cyane mva nkubwire kudusa tuvuge ngo tutabica ku ruhande aba bantu narimvuze ngo bafite ngo inyungu mu hoteli n'amaresitora na bibi bintu ntibabishobora hagize ikibazo cy'ibirori bidakozwe bitewe n'amikoro y'abanyarwanda tuzi ariko n'abahawe iryo soko nabo ntibazabishobora byose bizahinduka baduhamagare abafite abarimo gutegura kubatirisha n'abafite ibirori by'ubukwe wenda b'ubukwe byo ubu ngubu ibintu byabaye bisirimo n'ubundi bisigaye bibera hirya no hino aho ubukwe bubera mu mahoteli mu masare si hose nkende kuko urumva ariko henshi igihugu cyacu hari ibice by'umujyi hari n'ibice by'icyaro yego ese aya mabwiriza umugani arareba umuturage wo mu cyaro uwo mu cyaro arabyitwara mate iwacu Kigasha buriya nk'umuntu wa Kigasha agiye gushaka resitora imugabura hajya Kabarore amaye nka data Kabarore hari hajya Kabarore iyo siri ku ruhe rwego nyine nicyo kibazo nayo ngiye kugeraho kivuze ngo amaresitora dufite ari ku ruhe rwego yo mu murenge wa Ngarama nta resitora ntekereza irimo iri ku rwego nakumenyeshe ko ushaka gutegura gahunda ukavuga ngo uyu munsi ngo ugatanga komande kuri resitora wamara kuhatsimbura akarere n'umurenge bamwe amasuku bakaza gusuzuma ubuziranenge bw'ibihakorerwa igafungwa watanze na komande kuko nazo zisuwe uko bikwiriye nta nimwe yasigara ikora ngaho rero mudahamagara kuri 07 bivuze ngo rero niba ari ubuziranenge iby'iwacu mu rugo nemeza ko bifite ubuziranenge kurenza ibyo mu maresitora kuko ibyo mu maresitora n'amahoteli benshi barirya bikabagwa nabi twiga muri segonderi twajyaga tubona bikunda kubaho bajyaga batubwira abo twitaga abakwiziniye ngagira gutya arimo gukora akawunga akuya kakaba kajageze gutya mu kawunga sibyo kubera ko hashyushye umwotsi n'iki akamwira kakaza ntabwo ari bufate nuza ngo yihanagure ni ugupfuka izuru rimwe ku ruhande akamanurira none wa mushito wanjye bajya ambwira ngo
urumva narutangira Araseka ariko urumva so ngaho tekereza rero umuntu ufite ugiye gutekera ubukwe cyangwa ubutisimu butanu ku munsi, hari n'abazabwa mu ziko, hari abantu tuzumva bakora mu resitora baguye mu ziko, ntabwo ibintu bazabishobora. hafatwe umwanzuro kirero nyine hatekerezwe kuki umuzi w'ukuri n'uwuhe kuri iki kibazo. umuzi w'ukuri hakagombye cyakabaye. Umva mbabwiza ukuri sibyo. Tugeze ku isaha 2:52 reka iwanjye njyewe n'umugore n'abana ntabwo turarwara mu nda bitewe n'ibiryo twatetse mu rugo. Ni wapi urumva? Twabaga twikoresheje ibirori bakabyorganizinga bagateka bakarora muri biriya bisorori iwacu mu rugo n'abariye ntawigera agataka mu nda za mibe ngo zabyutse. Ariko hari abantu benshi cyane nzi nanjye ndimo ntashobora kujya kurya ikintu cyitwa resitora, niyo najyo namabura kindi. Noneho rero impamvu ntajyayo si uko bidasa neza, si nuko bitanaryoshye. Ingaruka zibaho wamaze kurya ibiryo bya resitora bikonje, utazi iyo byatekewe, utazi ababyaruye, utazi uko byaruwe, utazi uko byatetswe, barabikuzanira wabirya mu nda inzoka zigatangira kwiruka bikavurura. None niba ari ikibazo cy'ubuziranenge, ibiryo by'iwacu mu giturage barikora bishyushya, aho babitekera tunahareba, nabira baje bapfunyitse tutazi n'ababipfunyitse, n'icyo cyuje ubuziranenge. Ariko ko ntarumva baca runonko ibiri muri aluminium. Yako nuko bishyushye biba bishyushye biriya. Ese ibindi byo ntibishya byashyushye, bishya byashyushye byamara guhora rero bigahora n'ibindi bibazo. Ibintu bitekerwa ahantu abantu batareba ubuziranenge bwabyo byize rute. Ibi bintu Juma yabivuze nimba nibuka neza, sinzi wabitubwiye ati ntabwo uhumanya ari uwatetse, uhumanya nuwaje mufitanye inzika ni umuturanyi wawe. Navuze ngo ubuziranenge bw'ibya resitora n'iby'iwacu uko byakorwaga. Hari n'utubwiye rero uri inzige ati ahubwo dushishikarize ari abategura ubukwe, ari ababurimo, ari natwe twagiye kubuvumbamo kuba ijisho rya mugenzi we. None nitubona nidukeka umuntu ngo yahumanyije dutanga amakuru. Wenda naho biri gutegurirwa naho habeho gutanga amakuru. Gutanga amakuru wa mugani uvuze uti ngiye mfite abantu 4 bazantekera, sibyo? Bahagarariwe n'umuntu wize kanari art. Nanjye niko biteke niwo mwanzuro numvaga nanjye twajyaho. Arabahagarariye. Ariko se gukaranga bisaba izihe manevure zisaba umuntu wo muri hoteli? Umugore wanjye atakora. Ese umuntu wo muri hoteli umugore wanjye agiye gutekera kurenza madamu wawe. Umugore wanjye agiye gutekera mukuru we mu bukwe cyangwa mwene wabo, ibyo bintu bitandukanye n'ibyo yantekeye. Reka hoteli tuyereke ndaba barabyize resitora. Abantu bateka muri resitora saba abana bacu bari hano muri karitsiye. Nana hantu bigeze babyiga kuba agiye gukora muri resitora bitumye ibyo ateka biragira ubuziranenge kubera ko kurusha ibyo atekera mu rugo kandi n'ubundi duturanye hariya hari ikindi sakora kidasanzwe n'iki. Ibi bintu rero ntago mbyumva, gusa biratera ikibazo. Abaturage ibikitwa ibirori byo birahagarara burundu. Abafite ubushobozi bwo kubikora ni bakeya. Hari habayeho kwibeshya. Mbere uko dukomeza rero reka tubanze twumvishe abantu aka kantu, sibyo? Summertime. Yeah, man. Time to celebrate. Voice FM. 94.5 is Mingane. Good vibes. Voice FM. Yes, sir. I know it's hard to say. Hit music. Ijwi ry'impingane. Yimisama yawe. Only on Voice FM 94.5. Ijwi ry'impingane. Voice FM. Turi muri summertime. Sama rwose
ikomeje kuba sama ari nako abantu nyine bajya mu kazi tunaganira ku ngingo zitandukanye mu muzi w'ukuri. Summer time aba ari igihe cy'ubushyuhe, tuba tugomba gushyuha ahantu hose. Tuba turi hejuru cyane tunateguza abantu mu kanya gato ariko rwose. hari agomba gukonja hadakonje ntibirava. Ubwo ubushyuhe bwamaze kwiyongera tugeze kuri dogere Celsius 21. Ubu kize kuri ubu kabiri kiyongeye turi muri studio. Tayari. Kabiri kenshi. Kabiri ni kenshi. Turaza kugera ku isaha y'isa. N'abantu bari mu kazi nabo batangiye kumva ko ubushyuhe bwatangiye kwiyongera, anako bazamura nyine ka morali bareba ko aya mbere bamaze kuyashyira mu mufuka. Aya mbere bayibitseho. Ubundi saa 3 zuzuye rwose batangiye kuvuga ati aya mbere ndayafite. Muduhamagare kuri 0779679113 hanyuma muduhe ibitekerezo kuri iyi ngingo. Ese murabona ibi bintu biraza gukemura iki nibiramuka bishitangiye gushyirwa mu bikorwa? Niki cyahindukaho kugira ngo bihuzwe n'ubushobozi bw'umuturage uri mu mudugudu mu isibo? Byagenda bite kugira ngo bitange umusaruro ku mpande zombi, haba uburyo bw'ubuziranenge mu birori dutegura ndetse n'uburyo bw'uburyohe bw'ibirori byacu? Kuko kubona uriya ari umugabo twari duturanye iriya wacu ajya avuga ngo njye nakoresheje ubukwe ntihagire abantu barwana, inzoga ziba zapfuye ubusa. Urumva ariko rero no kwibeshya ariko ziba zapfuye ubusa. nta kibazo akamaro ko kurwana nakahe. Erega kurwana ko abantu basinze buriya ntabwo barwana kubera ko bafite inzika. Hari ibyo bita buriya inzoga abantu tuzinywa tugira ibyiciro bitandatu. Hari abantu basinda bagaseka, hari abantu basoma bakarakara, hari abantu basinda akaba yakwemerera urukundo rwose, hari abasinda bakavuga bari basanzwe bacecetse. Rero iyo ubonye abantu barimo kurwana burya si uko baba bangana, ahubwo nyine bo baba bahuje character. Nje ari kintu nemera buriya abantu barimo kurwana basinze ntago ari kudusi na Patrick bari kurwana ni inzoga ziba zirwana kuko baramutse urebye n'imbaraga baramutse bari gukoresha niba muramutse ntabwo ari izabo niba mutanyoye mudashobora kurwana wasoma nuriya gasoma mukarwana simwe murwanye kuko mbere hose iyo mutasomye ni murwana akantu keza kari mu ahubwo ni inzoga ziba ziri kurwana. Gusa ariko nanone uko mwabivuga kose akeza ho kurwana uko byanze bikunze iyo ukomeretse urakomereka nyine. Reba akantu keza rero, akantu keza kubirebera kuruta birimo kubera ko bira binyobwa biba byaciye abantu intege. Hari igihe umuntu ajya gukubita undi ngumukoni iraje irandaga n'undi guhagarara byanze agasubira inyuma bigakubita nuko ayikwepye wayo biteye akaba ari huko akaro bigenderamo. None yari abagore rero ariko nimukajye mu Rwanda kurwana n'ibibi nimukarwane n'iby'abana babi niko deputy CEO wajya avuga n'iby'abana babi. Ubu kugenda rero tusatira ya minota ya nyuma icyo uko muganira mugenda muganisha ku n'ubundi niho twaganishaga ko ubukwe bwacu bugiye kubura vibe. Ahubwo nta n'uburaba navuga ko buvuye uburaba tuvuge uburaba na buke buraba burabura vibe burashoboka kuko nta muntu ufite ubushobozi. Twari tumaze kubona ko umuturage nibura akoresheje ubutisi bw'abantu 100 akenera 250 cash. Ubwo tundi tumanevure ntiturimo 150 twabaze 250 harimo n'agafanta kamwe none nako krema temera nako krema ntakemera baravuga ugafata ariko agafata uratumira umusaza w'imyaka 60 umuha agafanta kamwe isoni ziranakwica nizikwica rero ubwo uramukubita udupeti tubiri ya yandi yagombaga kuba 250 yahise aba 405 ngaho. Ninde uri kuri ubwo bushobozi ntawe nuhe muturage yejeje imyaka ingana kandi bituri kuvuga krema tubwiye ko bimutegereje ejo bundi ndego nta kundi ntago nakwirirwa mbijyamo. Icyo niba ntarya ibiryo bya hoteli se nzabitumiza ngo mbimaze iki? ariko hari ibihano bashizeho ku bantu batazubahiriza zabibazwa nk'uko amabwiriza abiteganya. Ayo mabwiriza rero nayo ntiyashyizwe hanze ariko arahari ibihano birahari
ikindi ubu bivuze ngo uramutse ubikoze ukabikora iwawe mu rugo byanze bikunze baguhana cyane 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 ariko ngo baguhane urabyihorera. reka turimo kugana ku musozo, amasaha ari kugenda yegereza. Reka tuvuge kuri iyi ngingo mu buryo bumeze gutya. Dufite umuturage udafite ubushobozi, ni umuhinzi, ntabwo wenda aca inshuro, ni umuhinzi yifitiye urutoki rwe, afite isambu nyine hegitari 2 yahawe na peyizana, sibyo? Afite abana be barangije kwiga, bagiye gukora graduation. Yego, nk'umubyeyi ibyo ni ibirori yishimye by'abana, sibyo? by'abana be. Ibyo birori nibirenza abantu 20 biraba ngombwa ko ajya kubisabira uburenganzira kwa executive w'umurenge. Nibirenza 20 niko amabwiriza avuga. Approve ya nyuma ni executive w'umurenge. Ugomba kwemeza ko ibirori by'abana be ba graduatinze biba. Abana na abasirimu wenda bize za Kigali, wenda tu ntacyo arazana ibyo bikonyagire bingahe kwira mikiki, arabinywa nta kibazo. Ariko se n'ababyeyi barumuna basi cyangwa barumuna ba nyina, nyine bene wabo ba hafi, bari buza kuza kureba ibirori by'abana babo, baranywa iki? Nabo baranywa konyagi, sibyo? Baranywa izo whisky, cyangwa bari bakeneye kwinywera gasururu kabo, bari bakeneye kwinywera kago kwabo. Impamvu agasuna kago nigeze mbivuga nuko byo ingamba zabyo zarafashwe. Ntacyo, ariko nazo ziri muri ibi ngibi. Nazo ziri muri ibi ngibi. Nta kuba zarafashwe ntago bikuyeho ko ako gasururu tugakeneye. Hanyuma abo babyeyi ko bafite imirima, umwe yejeje amashu, undi yejeje inyanya, undi afite urutoki, ko bari ku birori by'abana by'umwana wabo, please si ubukwe, umwana wabo n'ibirori biciriritse byo mu muryango, indani mu muryango. Ibyo nabyo ntibemere kubiteka, ntibemere gutekera umwana wabo n'abashyitsi yazanye. Birasaba ko batanga commande. Donc hari umuntu wese kuvuga ngo umuntu ni ikiremwa kibi, nicyo kiremwa kiba kiri mu gushaka amafaranga, urumva? Kigakoresha amafaranga kugira ngo kibone amafaranga. Sizi muri bumvise icyo kintu. Nimba ushaka amafaranga akoresha amafaranga kugira ngo abone amafaranga. Tekereza aho bigiye kuba ngombwa ko ugurisha ibiryo byo mu rugo ukajya kugura ibindi biryo, ukajya kuri bya restaurant. Uri kugurisha ibiryo kugira ngo ujye kugura ibiryo. Ikiro cy'ibirayi kiri ku mafaranga 600, umufuka wabyo ni 60. Ibihumbi 60 nujya muri restaurant ya kibiri y'ibihumbi 2, ibyo 60 bya wa umufuka w'ibiro 100 bizakira abantu 30. Kandi ubundi uwo mufuka wagombaga kuzakira navuga ikira umufuka twita umuntu alo umuntu ari kumva naradiye urimo kwiyumva rwose, biba bipfuye pe amatwi yacu. Ewe uyangije yarangije neza. Aro twantikiye ubutumwa rero byaba ari ibihombo bikomeye ku buryo gupfa kwishira muri icyo gihombo byagorana, wahitamo kabyihorera. Bikora Imana Emmanuel yarinze ijye Kigarama, ati bibaye ngombwa ko bakurikiza ibyo muri restaurant nyuma bikabagiraho ingaruka kuko abantu si bamwe, noneho hakorwa iki? Ese bibaye ngombwa ko habakurikiza ibyo muri restaurant, ni ikibazo cyari kisubiyemo, hakorwa iki? Ikibazo cyiza cyane. Kuvuga ngo restaurant ngiye ko nekeza ni yabazwa nyine izo ngaruka za cyangwa icyo kibazo cyabaye muri ubwo bukwe. Mu bibazo by'ibirori byanjye nateguye bidakunze bitewe n'amikoro n'utubonetse twose ndatujyana kuri restaurant. Restaurant ikungukira mu bibazo byanjye. Reka twumve umuntu. Allo. Oui. Allo. Waramutse? Waramutse gute? Witwa nde, uherereye hehe? Iradukunda Benita. Yego, Iradukunda Benita. Imerereye mu karere ka Ngoma. Uherereye mu karere ka Ngoma. Ikiganiro wacyumvise? Igitekerezo cyawe? Ahubwo njya uko mbyumva. Yego.
ni uko wenda ahubwo umuntu yatanga ibyo guteka bakaza kumutekera wenda akaba aribwo abishyura ariko ibyo ngibyo ni kumva bikaze. Icyo ni igitekerezo cyawe rwose. Igitekerezo cya Benita nanjye ndagishyigikiye. Ariko se mva ikibazo bakamuha abantu. Yumva ikibazo gihari. Ibiryo gutekerwa muri resitora iriya. No kuba abantu bakora muri resitora baza kubitekera iwanjye. Haro bitandukaniye? Yego. Baje kubitekera iwawe, sibyo? Byasukoho uvuga na za mibe ntago bazisanga iwawe ntaruka bazizana mu myenda yabo. Leta byoroha. Byakoroha. Baza bakabitekera iwanjye. Kuko igituma bateka n'ubumenyi bafite mu guteka. Yego. Ntago ari amasorori cyangwa se ibikoni byo muri resitora bituma bateka neza. Ahubwo byagororwa bitya ambaye ari wibigorora ariko nubwo ntarimo mu babigorora. Sinangwa ko ibyo mvuze banabyemera. Uri mu gitekerezo cyawe. Bavuga bati ugiye gukoresha ibyo birori. Uri kubyumva? Uratubwira abantu bari buze kuza kugutekera baturutse muri resitora yemewe cyangwa muri hoteli runaka. Yego. Ba bantu bakaza niyo baba ari nka babiri cyangwa batatu kuko bakaza bagakurikirana itekwa rya bya biryo bikavuga ari ibiryo byatetswe mu birori byakurikiranwe n'umuntu n'umutetsi wo muri resitora yemewe n'amategeko cyangwa se hoteli. Wa muntu yahagera agafatanya n'abahata b'abaturage bongo bakamufasha guhata no kugira gute ariko ikurikiranwa ry'itekwa rigakorwa n'uriya muntu. Ibyo bintu byakoroha. Kudusigeze kwivuga ati dufite abantu bajyaga batekera ubukwe. Nera akazi bakabikora nk'akazi. Cyambere na akazi. Banabimaze imyaka myinshi imiryango yabo. Sibyo? Kandi nimba umuntu akoze ubukwe bwa mbere bubiri butatu bune butanu 10. Nta kibazo kibaye. Uwo muntu wamubwira wamugereranya n'umwana urangije secondaire ngo ngwino uteke. Ahubwo se uramushinjije. Wabashyira ku isoko ri. Umuntu none se umuntu aramutse akoze ikiraka cya mbere kikazamo ibibazo abantu bariye bakagira ikibazo. Ubu tabamuha ikiraka. Niyo umuntu amaze kubisaziramo arabigize uburambe nuko nta ngaruka byigeze bigira igihe cyose yabigira. Ariko se kuko namuzirega muri quartier. Kutema ibitoki ukabyenga bigatema ukabimena. Urutoki urarutema. Uraruca. Ntabwo uruca urongera ugakengana no. Yes. Ngewe mpagaze ku ngingo ivuga ngo nibyo hari ibyo tugomba kubahiriza kubigendanye n'ubuzima bw'abanyarwanda ndetse 100%. Ariko ntabwo kesi imwe yabaye muri Ngoma, ntabwo kesi imwe yabaye i Rulindo igiye kuba kesi y'igihugu cyose. Uhagarika ubuzima bw'abanyarwanda bose kubera kesi imwe. Nanjye uko bivuga niko mbyemera. Nibyo akwiriye gushakishwa uburyo ki. Ngoma abantu 128 bagiye kwa muganga kubera ibibazo bari bagiriye mu bukwe. Iyo ni kesi idahoraho. Kera iwacu mu rugo ngiye kubaho ubuhamya bw'ibyambayeho ngiye none ngiye mwenyewe. Iwacu hajyaga ibyo bitagwa ngo umuryango w'ingobyi. Abantu bengaga inzoga bagafata itariki niba 15 z'ukwezi kuko ngo kudusenda na kirema muzengero umuryango w'ingobyi. Habaga ibyo n'umuryango wo gutabarana. Sibyo? Mu giturage barabigira. Guhekerana no gufasha gushyingura ubu basigaye batanga amafaranga ariko kera barahekeranaga. Sibyo? Ndabyibuka iwacu mu rugo nitwe twari dutahiwe turenga ariko kubera ko mama ntiyari ahari natwe twari tukiri bato tutabasha kwenga ikigage kandi mama adahari dusaba umuturanyi kutwengera tumuha amasaka turamuvomera tugira dute arasabika setu arenga birashye icyo gihe havukamo erreur abantu barwara mu nda biza kuvugwa ko hakoreshejwemo ngo ifumbire. Sibyo? Mu barwaye mu nda narindimo. Nagiye kwa muganga nakubise iminsi 3. Nje nabashiki banjye. Ariko mu rugo hari abandi bana bari banyoyeho nabo batarwaye. Batagize icyo baba. Sibyo? Hari abaturage bakinyoyeho batagize icyo baba. Hari n'abakinyoyeho twararanye kwa muganga. Uri kumva? Iyo kese ntabwo yahagaritse ikimina cy'ingobyi. Iyo kese ikigage cyarakomeje kirengo. Ukwezi kwakurikiye kuri 15 undi muntu yarenze. Cyokora hari umugabo witwaga Mumbogo. Urumva aricyo bita gusoma sensubiramo. Agabye ngo bivuga ariko birasekera. Bakinywera ku miseke kumiha. Yagiye mu ngunguru anywana n'abandi barangwa none uko kundi
abaga ari umuntu ushinzwe inzoga nyine atangira kubabarira ati mwitegure musome kanyuma muhaguruke hajyaho ikindi cyiciro mumbugara batirika yanyanyi nkogote maremo arayigotomera kuyimira biranga imwe iragenda indi ica amazuru igarukamo mu ngunguru baramubwira ati mumbugo rero iyi ngunguru yose genda uyinywa uyishyure urava uyimaze sibyo bo ariko ntago ikimina cy'ingobyi cyahagaze ntago umuryango ntago kongera gusangira byacitse sibyo ngo nuko habayeho kese runaka ntabwo ubukwe bwanjye buzasa n'ubwa Kudusi ntabwo kese yabaye mu bukwe bwanjye izasa niyo mu bukwe bwa Kudusi ntabwo bishoboka sibyo ntabwo tunganya ubushobozi nk'abanyarwanda buri wese yishima aho yishyikira aho nishyikira ni ugukoresha bikeya byanjye ni ukubaga agahene nari mfite aho kugira ngo njye kugura inyama amabroshete reka mbage akana k'ihene nari mfite uzi gutumiza broshete kandi ufite agakone kawe mu rugo uzi kujya kugura igitoki muri hoteli iwawe binaganye mu murima uzi kubona abasaza bagenzi bawe cyangwa se abandi bantu inshuti zawe zitazivuga ngo byari byiza ko ngo reka nce ku kabari ngo nimare inyota icyaka mvanyeyo come on bacyuje ubutisimu abantu bari kujya kwigurira kandi bavuye mu bukwe ufite ibitoki byakenzwemo inzoga abantu bagahana inka bagasangira urwagwa rufite ikibazo gikomeye ikihe urwagwa rutishe sekuru umuntu wafashe uwo mwanzuro ntirwice se w'umuntu wafashe uwo mwanzuro kuruca nawe ubwo yararunyoye ari kururinda abana be ibi bintu ntitubifate nk'ari ibintu byoroshye hanyuma uvuze icyo kintu ubukwe ni ubukwe twaba uvuze icyo kintu reka nse nkunganira abantu batakurambirwa wenyine uyu mwanzuro ufashwe abari bicaye muri no nama ifata uyu mwanzuro uwababaza ubukwe batashye ntago babwibuka umubare yego hapfuyemo abantu bangaye ubajije ubutisimu abantu bafashe no mwanzuro bagiyemo ntibawibuka umubare za Bradushow bagiyemo ntibazizi uwaze ubukwe batashye bwo gushyingira ntibazi uko bungana nabo ntibibuka kuko ni bwinshi ntacyo babaye none kubwo bukwe bwose bagiyemo ntibagira ikintu baba ubu zabeje nibwo buzatera ikibazo ese ubundi naba visionnaire barerekwa kukiberekwa ko ubukwe buzagiramo buzazamo ibibazo nabapfumu tubyemere umenya ibyatambutse ndabyemera uravuga ngo ejo hazaza rero ngo mujye muri ibya restaurant mujye muri ibya hoteli wabwiwe amakuru kikwejo hari ikibazo kizavuka tutaragereje niba ushaka gufata imyanzuro myiza y'igihugu umwanzuro mwiza ntago ari umwanzuro wawe ni umwanzuro w'abene igihugu reba situation y'abene igihugu ubuzima babayemo ese nifata no mwanzuro ndubaka ibiki ndasenya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akunda kubivuga ati ikintu cyose wakora udakorera umunyarwanda ntuzampagarara imbere kabiri ariko uyu mwanzuro uri gufatwa bari gukorera abanyarwanda bande niko byitwa buretse no kurinda abanyarwanda ngo ingaruka zituruka ku mwanda w'ibiribwa twakiriye telefone zingaye hano bose bakubwira ko ibyo bintu batabyumva twabivuganye na bose turabazi se niba uhagarariye abaturage mu nteko ibi nako byaciye mu nteko winigiriza ikote ngo uvuga ngo mpagarara abaturage kubera ko wambaye ikote n'abaturage basigaye barasirimutse bararyambara korera wa muturage bumwe muri bo wibuke ko uri depite cyangwa se uri urwego rufata ibyemezo urwo ari wo rwose uwo waba uri wese niyo waba uri meya cyangwa undi menya ko umuryango w'abanyu bose ntago ari ba meya yego hanyuma nimba ugiye gukora ubukwe buri ku rwego rwa meya bene nyuko basigaye inyuma bazabigenza bate kuki ibyo bintu abantu bibagora kubitekereza niba uri minister ukaba ufite ubushobozi bwo kujya muri hoteli gutanga iyo commande bene nyuko bose ni ba minister umuryango wawe wose ni ba minister bafite ubwo bushobozi sibyo nimba batabufite rero utangira wirebera ibintu mu rwego rwa ministeri njyewe nekereza ko uyu mwanzu ushaka ko warafashwe n'abantu badasobanukiwe neza ubuzima bw'abaturage dufite ari abantu bo hejuru nyine batigeze bazi ko ibintu byose ari hoteli na restaurant ikomeye bazi ko buri wese yabishobora
bazabyegera kangahe se sha? ntago mbizi. Noneho rero kuko niba uri mu rwego rufata ibyo byemezo, ntago urwo rwego ari wowe waruremye, hari uwo warusimbuyemo, hari undi nawe uzaza kurugusimburamo, narugusimburamo uzasubira hese si wanyu. ahubwo ya myanzuro ishaka kuzagera ejo nawe iri kukugora. Niyo mpamvu navugaga ngo batekerereze igihugu kuruta kwitekerereza. Bikwitekerereza ku rwego rwabo. Hari abandi bantu bafite amikoro make n'ukuri, kandi nabo bakeneye kugira ngo ibyo birori babikore ku rwego rwabo. Ntabwo umuturage wese abasha restaurant, ntabwo umuturage wese abasha hoteli, kandi namwe murabizi mwagiye mu makwe menshi mutibuka umubare, ntacyo mwariyeyo, kandi mwariyeyo mwanyoyeyo nizi nzagwa n'ibigage mwarabinyoye ntimwapfuye, nayo ma restaurant n'ibiryo bagenda barura aho ngaho muri ibyo bire mwagiyemo mwarabyaruye mwarabiriye ntimwapfuye. Ubu uyu munsi murabica kuko habaye iki? Twese tugiye restaurant na hoteli ntabwo twabishobora. Na feasibility y'ibyo bintu, reka ngaruke ku kintu cyitwa ngo gusinyisha, guhera kwa mudugudu usinyisha kugera ku murenge. Hari ubwo mudugudu niba mufitanye amakimbirane azemera ko utise mugabe buba, uzajya umuha akantu, uzamuha akantu. Nitugera kuri esi w'akagari azakubwira ati kugira ngo usinyire banza wishyure ejo heza, wishyure n'ejo heza z'abantu bose bazaza mu bukwe bwawe. Na mitiweli, urabona mitiweli no kuyitanga umuntu uri kubyumva. Nugera ku murenge nyereka ko mitiweli, nyereka ejo heza, nyereka y'irondo, nyereka y'ibishingwe, nyereka. Nugera ku murenge usange executive w'umurenge yavuze arareba ni hotel zakugaburira ni iriya restaurant, okay, asange we na nyiri ya restaurant hano bagonganiye, ashake kuyimikiraka, akubwiye ati abyange kugusinyira bati iriya hoteli, nubona atangiye kubyanga uzikora ku kibuno. Ubwo kwikora ku kibuno mvuga urabyumva, uzihengeka. Ni wihengeka abone sense, azakubwira ati ntacyo ubu noneho byako. Ibi ni kuvuga n'ibitekerezo bya Nkindi, ntabwo ariko bimeze naho byanditse ko ariko turaziranye, turaziranye wenda ni twese dusaba serivisi ku murenge, twivuga ngo ni ibitekerezo byanjye, turaziranye. Ninde wahagarara hano akavuga ngo kuva nabaho serivisi zose nasabye nazihawe kuko nazisabye ntago have. Umva ikindi kizakurikiraho, turi kugenda tunagana ku musozo w'ikiganiro. Ikintu kizakurikiraho, hagiye gushyirwaho restaurant zemewe mu murenge, nayo muri mu restaurant 5 uzajya gushiduka wumve ngo bavuga kubwire bati restaurant zemewe gukora izi serivisi ni restaurant yo kwa naka ni mari ma restaurant 10, restaurant zemewe gukora ino gahunda ni restaurant 2, ni kwa naka wemeye gutekera ibirori. Icyo ugutoranywa kw'izo restaurant nazo ibu uzabibona uzajya ngo muri no murenge n'iyi ahanga niyi uburyo bw'itoranywa kwazo nabwo hazazamo ikindi kintu. Hari abantu bashaka kungukira muri iyi gahunda, abandi bazabihomberamo. Oya guhomba ko ubwo abantu bahombye. Icyitwa ibirori n'ubukwe rero ngenda bipepe mbibwira ngo bye bye, kwitwa kuva ngo gukora ikintu cyo ngo nakiye abantu iwanjye ntago ari ibya buri wese. Ibi biramutse bishyizwe, ndavuga ngo ibi biramutse bishyizwe mu bikorwa nk'uko aya mabwiriza avuga, ibyitwa ubukwe, ibyitwa ibirori byo twabyumva mu mateka. Hari umuvandimwe yabanje kubita gatwenge ati abantu mwifuza kurama ati muzabona n'ibitabonwa. Rero wese arashaka kwigendera, urumva. Ndabona ingingo ye n'abayizanyemo gutebya cyane, ariko mu by'ukuri ni ingingo ikomeye, kandi abantu bakwiye kwicaraho bakongera bakayigaho. Undi nawe ati tugomba kuba abasirimu by force. Nyumvire. Ariko tugomba kuba abasirimu we. Kuba abasirimu byo ntacyo bitwaye, ariko kuba umusirimu soko ry'ibiryo bya restaurant pe ntaho bihuriye no kuba umusirimu. Yego ntaho bihuriye, ntibibangamire kandi none muturage ngo nuko agomba kuba umusirimu. Kandi kureba ku bitekerezo by'abandi baketse ko ari ikibazo cy'ubusirimu. Nabyo birashoboka ko hazamo ubusirimu cyane. Hari n'ababyumvisha bakumva nyine ari by'ubusirimu birimo. Ubusirimu ngo ni ku mpamvu z'umutekano w'ibiribwa. Ibiryo biryo batekamo. Uwo umutekano nicyo bita ubusirimu. Burya. Umutekano ibyo bita ubusirimu. Smart food. Rero mwaba banyarwanda bagenzi banjye,
hari ibintu bibiri tugomba kwitega muri ibi bintu. Icya mbere tugomba gutangira gutekereza ukuntu ibirori byacu byakorwa hakurikijwe gucunga umutekano w'abantu n'ibintu. Sibyo? Twebwe ubwacu twe dutegura ubukwe tubanze twibonemo ishusho, tubanze twibone mu ngamba zo guhangana n'ikintu icyo ari cyo cyose kibi gishobora kwangiza ku bukwe bwacu bugenda nabi. Sibyo? Natwe dufite iyo nshingano yo kwereka ubuyobozi ko twiteguye koko. N'uwo Yesu w'umurenge n'umugeraho mwereke nditeguye, inzoga zizava kwa kanaka cyangwa se kuri depo, ndabisinyiye nta nzoga izinjiramo idapfundikiye, nipfundikiye ntavuzemo hano ntiyemewe, nzaba nashyizeho abantu bacunga umutekano, bivuze ngo hari abantu bagiye kujya babona akazi ko guhagarara kuri gate basaka abantu, kwinjira mu bukwe ubu ni ugusakwa. Ni gusakwa kare ko nta gasururu uzanye. Nta kantu uzanye, sibyo? Natwe tubanze twumve ko ese byagenda bite wumvise ngo wakoze ubukwe abantu bapfiramo cyangwa ubutisimu abantu bararogwa, bitangira umugeni bamwise umushinga umuteramwaka, bitangira si byiza. Rero natwe tubanze twumvemo izo nshinga. Ariko nanone leta ubu umubyeyi, kandi umubyeyi nta kintu yakwima umwana we. Na Bibiliya bivuga ngo nimba abana b'abantu ubasaba, umwana wabo yabasabye umugati batamuhibuye, ni gute njyewe abanjye bazasaba ifi nkabaha inzoka? Sibyo? Nimba ariko babivuga sinibuka neza, ariko ni muri iyo sansi. Leta uri umubyeyi, reberera abana bawe, ntabwo banganya ubushobozi. Ntabwo ari buri mwana wese ufite ubushobozi bwo kujya kugura ibiryo bihagaze 600 kandi afite ubushobozi bwo kubitegura ku giciro kimworoheye. Twige kubaho ubuzima. His Excellence mu minsi yashize yaravuze ati, Banyarwanda dufunge mukanda kugira ngo dukore ibyo tugomba gukora dukoresha ubushobozi bukeya dufite. None si umwanzuro urafunga umukanda cyangwa urafungura? Umuntu ufunze umukanda ajya kurya ibya hoteli. Nibyo nanjye ndimo kwerekezaho. Dufite ibiryo byacu byakadutunze twinge n'abanjye n'inshuti zanjye n'imiryango yanjye byose, kandi biboneka nihingiye niyejereje, aho kugira ngo mbigurishe njye kongeraho nandi n'intwererano ngo ndagurira abantu ibiryo na fanta. Nafata umwanzuro wo kureka gukora ubwo butisimu cyangwa se ubwo bukwe. Tugiye kurankinga, tugiye kubona urubyiruko cyangwa se tugiye kubona sosiyete yacu idakora ubukwe, itakirimo ibyishimo, itakirimo ibirori, itakirimo ubukwe, itakirimo ubutisimu, itakirimo bridal shower, itakirimo ibijyanye n'ubukwe n'utunyura ku ruhande cyane, ukumva abantu bijyanye. None uziko amugani iki kintu gishobora no kuba impamvu abana bashobora gutanga mu gihe bumva igihe cyo gukora ubukwe batabishaka ababyeyi. Ati mama birago. Ubu ngubu abantu bajyaga bajya mu murenge bagasezerana, bagakora akarori gatoya kari simple bakigendera. None ako karori kagiye kujya nako kabagonga. Ubwo rero kuvugira ngo muravuga ngo ndajya mu murenge ariko nindi hundi nindi azajya agenda atanasezeranye. Ubwo tugahita tugaruka twibaza ngo aya mabwiriza ingaruka zikomeye ku muryango w'ejo hazaza. Harimo kurakinga ibyishimo, cyo ni cyambere, kubura ibyishimo muri sosiyete yacu rwose pe. Ntabwo umwana urangije kaminuza agomba kugraduatinga yishimiye ko atazagraduatinga kubera ko iwabo nta bushobozi bafite bwo kugurira abantu ibiryo. Ntago azabyishimira. Najya no mu kazi azakora yumva ko nta foto nta cyabaye. Tuzigiye kurema abantu badafite ibyishimo. Icya kabiri, turimo kwangiza ibyagatunze abantu, gusesagura. Bya bitoki se nibitaribwa bikaguma mu maso, bikaguma aho ngaho bizakora iki? Harimo no gusesagura kuko nibitaribwa arafata amafaranga ajye mu kwishyura muri restaurant, hasigara bya bitoki amafaranga ajye muri restaurant kandi ari ibindi byakwiye kuba. Ahubwo azagurisha ibitoki byiwe ajye kugura ibitoki muri restaurant, azagurisha ibirayi byiwe ajye kugura ibirayi muri restaurant, azagurisha imboga ziwe ajye kugura imboga zo muri restaurant. Ibintu yakagombye kwikora. Hanyuma rero je pense qu'il y a celui qui m'appelle mais nta kibazo.
hari icyo nasorezaho ndumva turi kugenda rero tugana ku musozo. iyi sosiyete itarimo ikigage, iyi sosiyete itarimo urwagwa, muri kunyumva ariko iyi sosiyete nibe mu bushera, urumva ibiryo, iyi sosiyete ikaba itemerewe gutekera abantu baje mu birori runaka, donc nta rwagwa, nta kigage, nta firiti, nta bishyimbo, nta biryo, mbese ikintu cyitwa ubusabane bw'abantu nk'uko Patrick yavugaga, ibyo icyo byashingiragaho cyose gikuweho. ese waceza hejuru y'agafanta kamwe, guceza ikizi, watanga inka hejuru y'agafanta kamwe, waremera umwana mu bukwe. Iyi sosiyete itarimo urwagwa, ntibemo ikigage, ntibemo ibirori byo kwakira abantu wabatekeye, ibi bintu ntabwo reka tugane ku musozo, ntabwo byaba ari sawa. reka tugane ku musozo kudusa. Ibi bintu wowe view yawe tugana ku musozo. Umuzi w'ukuri nuko bateguye aya mabwiriza bagomba kongera kwicara bakareba igikwiye, kitari kuba habuzwa abantu kuba bategura amafunguro mu rugo iwabo, kuko twaje gusanga ko hari abantu badafite ubwo bushobozi bwo kuba bategura amafunguro banyuze muri resitora, amahoteli cyangwa se moteri, kandi bishobora kuba byagira ingaruka. Habeho gushyiraho abantu bashobora kugenzura abo bantu bahabwa akazi. Twanabihawemo igitekerezo n'umukunzi wacu, akoresha cyane cyane urubyiruko rudafite akazi rwangije kwiga amashuri yisumbuye, ariko nta resitora na hoteli birimo aho ngaho. Resitora ndavuga umuzi w'ukuri, icyakemura ikibazo. Abo bantu babyigiye bize culinary art cyangwa se ibijyanye no guteka, babe bari aho, bari hafi mu gihe bitegurwa amafunguro, abari basanzwe bayategure nta kibazo, ariko habe hari abahanga mu gutegura amafunguro kugira ngo barebe banakurikirane icyo gikorwa cyo gutegura amafunguro. Aho bizafasha muri cya kibazo bashaka gukemura. Hanyuma n'abantu bakora igenzura nibaza kugenzura bagati turabona ko mwateguye, uraza kugerwaho. Ndagerwaho se ko ndabanyitibwa rimwe. Yego, na cya kibazo cy'ubuziranenge gikurikiranwe guhera navuga mu mizi, batangiye gutegura amafunguro kugira abantu barangije kurya, kuko twaje no gusanga no mu gihe cyo kurya hashobora kuboneka ibindi bibazo, rushe isa nabi yanduye ishobora kuba yakwanduza abantu babikurikire. Nkuko tuvuga ngo mu bukwe ngo harimo ngo abashinzwe protocole, tukavuga ngo mu bukwe hari abashinzwe ibi n'ibi, bongeremo icyo gice cy'abo bantu bashinzwe kugenzura ubuziranenge n'umutekano w'ibyateguwe, gucunga umutekano w'ibyateguwe. Hanyuma iby'ubuziranenge byo kuza, navuga ko wenda agomba kuboneka abayobozi ku rwego rw'umurenge cyangwa se rw'akagari cyangwa se rw'umudugudu, hakaba harimo wenda byibura umuyobozi umwe witabiriye ubwo bukwe kugira ngo abe ari hafi, ko ubukwe burimo umuyobozi, icyo gihe byakoroha kumenya ko amafunguro yateguwe ubuziranenge bwayo ameze neza. Ariko nabwo hakabaho nyine uburyo bwo kubikurikira bunoze ku buryo butari buze kubangamira umuturage wakoresheje ubwo bukwe. Karema, ingingo yawe ni iyihe? Ni igitekerezo cyawe ni ikihe? Ibitekerezo byanjye byinshi rero burangiye mba nanabitanze buriya, ariko dusoza navuga ko ubu buryo bushyashya mbona bwo kuzajya umuntu akoresha ibirori akaba ari resitora cyangwa hoteli bategura amafunguro, ibi bizagira ingaruka zikomeye ku biribwa n'isuku yabyo kurenza uko byategurwaga, kubera yuko n'ubundi umuntu uri gupfunyika ibiryo atari buze, navuga ngo iki, hari ukuntu umuntu ajya guteka akavuga ati ariko ibiryo ngiye guteka n'abana banjye barabiryaho, ibi biryo ngiye guteka na data wo ko arahari arabiryaho. Ntago wategura ibiryo ngo ubitegure uko wishakiye n'imyanda udakarabye cyangwa bisafura bitogeje n'ibiki, uzi neza ko ari ibiryo uri gutegura famiye yawe. Icyo gihe nawe uri umuntu w'umugome runaka, ariko uzirikana ko nabo bana ari abo muri karitsiye mutuyemo, ni bene wanyu, nyuma y'ibirori ubuzima buzakomeza muri kumwe. Ariko uri gutekereza umuntu wo muri resitora, uri gutekera umuntu atazi, badafitanye isano, atazi iyo bava niyo baturuka, uko azabipfunyika ni ibanga rye, biba biriyo nta n'ubu mureba ibyo akora, arabikora nk'akazi, bizajya biza bipfunyitse, tutazi uburyo byapfunyitswe, ababipfunyitse ntitubazi, aho byapfunyikiwe ntituhazi, aho byatekewe ntituhazi.
uri kubyumva ibyo byagira ingaruka z'ubuziranenge buke kurenza ibyo twitegurira iwacu hariya. Icyo ni kimwe. Icya kabiri abanyarwanda bafite amikoro yo gutegura ibirori byo ku rwego rwabo bakoresheje umutungo bafite iwabo mu rugo. Nibiramuka bigiye kuri hoteli bikajya no kuri resitora, rero bizaba ngombwa ko bwa bushobozi bwo mu muryango buvunjwamo ubushobozi bwo kujya kuri hoteli. Kugira ngo uzajye kuri hoteli ubashe kwakira abantu bawe uko bazabangana kose, uza watakaje byinshi, ariko ibyo uzavana kuri hoteli bizaba ari bikeya, hazarimo ikintu cyitwa gusesagura. Ikindi, hari ukundi kuntu ibintu hano bizamutse bigiye guhenda cyane iyo bavuze ikintu gipfundikiye, inzoga zipfundikiye gusa ntiwakwikorera akaji ka beterave mu rugo, bikemewe. Ukazana ibipfundikiye gusa nari amabyeri tu, akari byo biri gukora. Kuyigondera nabyo munywanyi wanjye, nabyo ni ikindi kintu gikomeye gisaba ndi mikoro. Ibyo bikazana ingaruka z'uko ibirori byo biramanuka bijya hafi yo kuba zero. Uzajya ushaka ibirori mu murenge usange imyaka irahise indi ratashye nta kagoma kavuze. Abaturage bere muri bwa buzima buraho utamenya, udafite formule kubijyanye n'ubusabane, kuko ibyabahuzaga byose ntibihari, nta kagwa nta kigage ni guteka muri restaurant no kuba bihenze bipfundikiye. Urumva birabirori birasa nkaho bibuze fondation byicaraho, ubwo bigasoza bityo. Nkaba nifuzaga rero yuko iyi myanzuro abantu bajya kuyifata baragiye baricara, yego nibatekereze yuko iyo myanzuro batari kwifata bo ubwabo bicaye muri iriya nama bonyine, kuko bafite n'amikoro, udafite amikoro nibafata umwanzuro umeze utya. Batekereze kuri ba bantu baturanye iwabo kwivuko, bashaka baragivuye mu cyaro bakajya mu mujyi, ariko ba bantu basize mu cyaro baracyahari, baracyakennye kwa kundi. Haje n'abandi ya mikoro ntarahinduka, baracyari babaturage. Ntago weho ni warazamutse ukajya kuri rwego kwakora ibirori ukoresheje ibipfundikiye ugakubitubiza no muri hoteli. Ba bantu wasize iwanyu nta ya mikoro aracyari yayandi. Wibigereranya aho abanyarwanda ntago dufite amikoro angana. Hanyuma asigaye nimutekereza ku myanzuro mubone bakwiriye, munatekereze n'imyanzuro y'ababandi ntaho nikora bo hasi hariya, nabo mubatekerezeho. Muvuge muti abakomeye tuzajya mu mahoteli, ariko bari badashoboye kujya mu mahoteli n'amaresitora bo bazorganiza ibirori byabo bati. Nibiyo ngingo mutaretekerejeho, muzongere mwice mu itekerezo muzamukoze. Murakoze. Atugana ku musozo rero igitekerezo cyane mfite kuri iyi ngingo, mwabikomojeho byose, ariko ngiye ndongeraho kandi kantu gatoya. Dutekereze ku Rwanda twifuza kuruta gutekereza ku mikoro dufite muri uru Rwanda. U Rwanda twifuza ni igihugu cyakabaye gifite abaturage bishimye, abaturage bafite ibyo bafite, abaturage bavuga ibyiza igihugu cyabo. Ndakubwiza ukuri, mu minsi yashize ubwo abarundi bafungaga imipaka, twaravugaga tuti nimujyane sindagara zanyu twakoraga iwanyu. Sibyo? Ngo harya bazitaga iki? Imikeke. Si imikeke twakoraga iwanyu. Twagerageza kwihaza tukarya ibindi bitari imikeke. Ariko se noneho nimba bigeze naho natwe ubwacu dutangira kubaninga ibitoki byacu, dutangira kubaninga ibishyimbo byacu twihejereje, dutangira kubaninga buri kimwe. Bivuze iki? Bivuze ko umunyarwanda agiye kubaho, ndi kuvuga umunyarwanda w'umuturage, agiye kubaho avuga ngo nubwo mbihinga ntibizampa ibyishimo, ntacyo bimariye, nzabigurisha gusa mbona amafaranga. Ariko se amafaranga utacyuzamo ubukwe, amafaranga utasangira n'inshuti, amafaranga bizagenda bite? Nta gusura tuzongera kubona, kuko wasuraga umuntu kubera ko yahishije akagwa, yahishije agasururu. Ubu twavuze ku birori, ariko sosiyete yacu ntabwo tuzongera kubona umuntu usura undi. Ntituzongera kubona umubyeyi wabyaye ngo bamuture inzoga cyangwa se bajye kuguhemba. Ntituzongera kubona abantu barimo kwita umwana izina wavutse. Mbese muri sosiyete ikijyanye n'ibyishimo n'ubusabane, ndababwiza ukuri aya mabwiriza arabica burundu. Icya kabiri, umuyobozi abadufatira ibi byemezo cyangwa se abadushyiraho aya mabwiriza, nyamuneka mutekereze ku muturage mbere yo kwitekerezaho. Nibyo ubuziranenge burakenewe, nibyo umutekano w'ibiribwa urakenewe ahantu hose pe, bisubiremo hose. Ariko se utekereza ko ninde wishimiye kubona yakoresheje ubukwe abantu bagapfa,
cyangwa bakarwara ntawe ubyishimiye. ntawe ubyishimiye. Rero bavuga ngo urusha nyina w'umwana imbabazi aba ashaka kumurya. Mwirusha abaturage imbabazi ku birori byabo, ku nshuti zabo, kuri bene wabo, mwishaka kubarusha imbabazi kuko muraba mushaka kurya abaturage. Naho ngaho nsoreje nuko ngiye. Hari akandi kanongeraho dusoza, kuba umuntu ari umuyobozi uri mu rwego rufata ibyemezo, ntabwo bikuyeho ko abandi basigaye hasi batari abayobozi baba barinjije. N'abaturage iyo bumvise ngo kwa naka habaye ibirori bizamo ibibazo abantu barwara mu nda, barababara. Ntabwo ari umuyobozi rero ubabazwa n'icyo kintu wenyine, n'abaturage ntabwo baborohewe, nabo ntabwo banejejwe n'ibyo bintu, ahubwo abaturage bakagombye gukaza amasuku n'ibiki byose bagatunganya ibyo birori byabo, ariko nabyo ntibikwiye gucika. Kudus ndagushimiye, wakoze cyane. Nkindi Clement wakoze nawe. Urakoze ndagushimiye. Abaduteze amatwi namwe mwakoze. Ku munsi w'ejo tuzagaruka mu kiganiro umuzi w'ukuri, kandi twifuza komeza kujya tubana namwe. Hanyuma rero niba ushaka kongera kucyumva cyangwa se ushaka kongera, unyarukire kuri page yacu ku rubuga rwacu rwa YouTube rwitwa Voice FM Rwanda, hanyuma utangire kuduflowinga, udukurikirane gatanu ku kandi. Ibitekerezo byanyu wanabihanyuza rwose, turahari ku bwanyu muri comment rwose kuri YouTube. Twakomeza kuganira muri comment munsi y'iki kiganiro tugiye gushyira. Mwirwe neza rero. Ikiganiro cyitwaga umuzi w'ukuri.